kudakora divorce umwe mubana mudahuje na gato nta mahoro muri urwo rugo na gato bigize icyaha. Amakuru yaba mu cyaturambaye imyazi none nkibaza ubuso mukize muri iyo njyana ntiyamuhemukiye buriya ndi ko tuvuga ya Mose na nyuma y'amategeko ya Mose abashaka babiri barabashatse n'abashaka batatu barashaka. So mu by'ukuri kandi abayoborwa mu nuka n'abana b'Imana nimba uri umupasiteri ukaba warakoze divorce biri nango si nagira umuntu kubaza ngo kuri umupasiteri kuri apotre ukaba warakoze divorce uzavuge nyine muri byajwe muvugiramo muri kubwiriza urahize umubwire ngo nuko Imana duhamagariye amahoro subiramo ngusengeye ku kibazo cya miliyari 50 bagiye kuguguza Bibiliya ivuga yuko kimwe cya 50 ugiye Yazari umutambyi miliyari 50 zisengeye muzone miliyari nakujyana rusororo nakujyanayo nta nicyo nabyihohoraho nta n'uwamageka ngo nakujyanayo kabiri ntajye nawe nakujyanayo muteze yambuje nafunga icyumba mpaka numvishe itangazo ko agiye rusororo ngo Sabe utamuba ni ikibazo. Sabe n'umuntu w'umugabo, Sabe nagaruke yongere akora ibiganiro hashye wongere hagurumane. Sabe nareke kugira uwo nako ntasanzwe abizwiho nta gakenewe kugira ngo agire ibyo asobanura. Twebwe abantu b'abagabo bafati kureke ayo magweje nta kintu tugomba nta n'ibisobanuro tugomba byarabaye bitarabaye nge sina nashaka kubimenya. Uwafasha Maria ama video yakoze icyaha yazanye ibintu ku mihanda atakaba yazana. Ikindi namusaba yagoyirwa avuga ngo azamurata musaba imbabazi ngo sinzi ko bizagenda ntuzigera umusaba imbabazi abantu gusaba imbabazi ngo ari nabazi gusabye tangaza gusa ntabwo ari byo ko umuntu yakoresha ari amagambo akoze nk'ayo yakoresheje umuntu arenga umusaba imbabazi. It's not good. Ntabwo ari byo biriya bintu bimeze nko kwigira umucakara wundi cyangwa se kwigira ntabwo hashye tukibamo ntabwo dutuye mu buhake yago kandi nta Rwanda rw'ababoye igihugu n'abarokotse n'abakoze genocide apfa kuba nta cyamategeko akubaza u Rwanda n'urwa bose by'umwihariko mu bana mu bajene. Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese abakunzi b'umuvugizi TV Rwanda amahoro y'Imana bane namwe rukundo rw'Uwiteka rubaganze nangira mva ngo Uwiteka bishimisha ibyishimo biruta imyaka mwababarijwemo Uwiteka abashumbusha iby'inzige zariye nta wundi uwo ni Bobo. Rero ndabasuhuje cyane abakoze subscribe habwa umugisha kandi nawe utarayikora rwose wigenda utayikoze udakanzeho ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Rero uyu munsi ntabwo nanone njye nyine ni kwa kundi tujya tugira gutya tukabazanira abatumirwa batandukanye yango tugende tuganira ingingo zigiye zitandukanye. No munsi rero ndi kumwe na Apotre Mutabazi. Apotre Mutabazi abamukunda mukunda n'ibyo bya mbere cyane oya bantu mwese mugende mukore subscribe kuri channel yitwa Apotre Mutabazi Construction. Kandi ubwo biranavuze ngo umuntu ushaka kuzamura inyubako ndende inyubako yiyubashye inyubako isaba abahanga akayirangiza nta umwibye n'umusumari na yandi mahitamo niyo tutagira ibizi amahitamo namwe n'ubwakazi Apotre Mutabazi Construction. Dore ko mbere kuzana umu engineer tuzajya tubanza tukazana za kamera muri buri nguni kugira ngo ibyaye bisugire bisagambe kabiri abantu batuma ugura ibikoresho byinshi bigasaguka bigapfa ubusa. Ndabizeza yuko izo nzu zimwe batse ari miliyoni 100 ari usanga barakuriyemo 20 cyangwa 10 kuko nge bafundi murana nabo rero babyigamba byumva kandi umutwe wacu wakundaga ariko ubwo nyine n'umusango butaka cyangwa ko baryita ntabwo mbizi cyane basigajwe inyuma. Yakunda kujya mu isoko akamamaza nkarangara kwera ibyo nabikundaga n'abakiriho nzamugurira afite copyright yarabana barabahenze birambabaza akabigora mu gitondo kugera saa 12 ijana mukore reba imyenda ikigura ijana abayakiri twenda tugura ijana two mu mabaro noneho nanjye rero ndababwira ngo barabibye birambabaza none kuri kubega natoya bijyanaga byari bitanga
barabibye birambabaza, barabaturikije mu madevi akorondwe. Ari ukuntu nyine so abafundi bagomba kwiga gukora umwuga wabo. Kandi hari n'abantu wenda bazi Mutabazi bamukunda umwuga we muri nyirizina mutawuzi. I'm a construction engineer, ariko si Mutabazi gusa, urumva ko n'itsinda rigari riri inyuma iyo kipe. Ariko rwose abonye njya kubitangira uwo mpakira kacyambere ndi butangire cyumweru yaranambye ateko kwangwe kweze construction ikagira amafaranga ava mu bintu bya politike n'ibindi nawe se kubimvanamo ko byoroshye. Nuko biraka byo kuzamura inyubako zanyu uzena unazagira ukoshye nta muntu uvuga amagambo nkayo mvuga afite amafaranga afatika. Ago sabuzamubona bwa amafaranga uvuga amagambo ntabwo bibaho. Yari icecekeye nyuma ko yabona uzajya kubona ubone birarangiye. Tuzongera kukubona. Nanjye ndumwubatse n'ibyo nizo zampakaze. Ode mu mbona imvano z'ukuntu yabaga akubita, ariko imaze kugirerega amafaranga miliyoni 100 miliyoni 100 ufite icyizere cyeje imbere n'ibindi byose bitandukanye, ntabwo uba ugifite umwanya wo kuvuga ibintu wikubita wikanashura. Hanyu zampakaze n'ibyo nizo. So muri make rero mufate nimero 0788 inyubako gusana ufite mushitsi wawe ushaka kubaka ntimwizirike bangore ni unyubakira ngo ni wubakire inzu yangewe cyo mupfana no gukorera akasika. Hari umuntu kubakira inzu utarayitaha imiditi kayitaha akana komishe yego ndabizi urayitaha imiditi yagezemo cyane yarangije rwose utangiye gutora ubumbi n'urubobi. So urashaka yo kubakirwa n'abahanga, urashaka kubakirwa n'abantu bataguhendesha, babyumva, babizi, bafite experience, kandi urashaka kugira ngo utazibwa rwose na gato. Ushobora no gushaka kugira ngo inyubako isigare kubakwa nigire hanze njye mu byo njya mu nzagaruke nsangire igeze aho igeze cyangwa se yarangiye cyase njye njya mu kazi ntuje ndavuga ngo ndi kubaka buri kumugoroba uca kuri chantier kuki uteje utumutwukirwa kuri chantier kandi ibyo bagomba kubaka biri kuri plan kame musimze umuntu wahaza ariko ko uhahora umeze nk'unanone nashyizeho n'umwishywa wawe ngabari bushinjwa stock. Dushobora gukora umwuga w'ubufundi urimo ukuri yego urimo ubunyangamugayo. Rero icyo ngicyo nicyo twazanye nka Apotre Mutabazi Construction AMC. Rero nizere ko ibyo ndabaremeye kubera ko nubwo akazi kaba gakenewe ariko nawe urabizi ko byari ingora abayizi ko babona abenjeniyeri rwose uvuga ngo nta n'igihumbi azatwara, nta n'ibicuma azatwara, nta gazandira mu bare none riba mutumye. Ukeneye kuba wagira umuntu utuma kugura ibikoresho akaza atariyeho na make. Birashoboka, tugomba kumva ko bishoboka. Ntago abafundi bagomba kuba ari abo bantu bagomba guhora biba isima bibye imisumari bibye ngumanza ngo nese baratwaye imisumari ngo yarinde ukuguru kumwe kurajyamo umwe kundi kurajyamo undi ukuboko kumwe kundi aho yatereka amaguru wayagerekeranye ngo naranje mazagishumbi zagifundi bahita neza n'abandi bagiye mu misatsi yo bari gutera mu maguru naranje amatekinike ntabwo umusumari wa 15 waburi kwangiza amaguru abiri yegerekeranye teramo twagiye wabara ujyana ibisi mujurira ngo ni 40 ku bwa Yesu urabona 40 arangiye ariko Apotre Mutabazi Construction nicyo gisubizo ubwo yabarangiranye kubera ko uwo tuzakorera azabwira n'abandi go you tell your brother, you tell your friends to tell their friends kubera ko n'umugisha abankunda by'umwihariko n'umugisha nabo ngo bavuga ngo Mutabazi ntukagire binage biroroshye biroroshye mfite inzi 10 ndi gukoraho nabona umwanya wo kuza hano nta wabona none ibyo twagusanga yariko mbaza ibyumbaza n'abundi Apotre Mutabazi Construction nicyo gisubizo cy'umuntu ushaka kuzamura inyubako y'icyerekezo kandi atibwe. Nimba cyo kuza udashaka kuzamura inyubako y'icyerekezo, nimba ushaka kwibwa ntago wanjye, ariko nimba ushaka kuzamura inyubako y'icyerekezo iguhendukiye kuko yubatswe n'abahanga utibwe kuko ariyo brand yacu. Abandi nabo bakubaka ntabwo tuzubaka batakubaka ariko nibigira kuvuga ngo twagira ubunyangamugayo ukuri abandi batagira. So turabona rero Apotre Mutabazi Construction l'ingénieur de la vérité cyangwa se
ubwubatsi ubu bw'enjeniyeri bujye bujyana n'ubunyakuri n'ubunyangamugayo kandi birashoboka ndahari ngo ni amaki ni amahoro ni amahoro cyane uretse ngewe ushonje n'inyota imereye nabi kubera ntavuze kubera nyine nagomba gukora ibiganiro byinshi byo gushyira kuri iyo cana nyine nzi ko ninakora nka 4 cyangwa 5 nazindutse ariko wakora bine wakoze iminota 40 akora nk'isaha imwe n'igice isaha imwe n'igice usumva byari kuvamo ntabwo byavamo so muze gukora subscribe rero kuko ibiganiro nakoze nagatangaza urumva nyine ibiganiro byo kwicano yanjye bafite ivumbikisho bijyanye n'ina cano yanjye yego kuko urumva abantu baba barimo bavuga by'imakanga mutabazi ngurumvanga umusazi so kwicano yanjye rero iyo uhageze gukubitira mu ideye tutababari kwicano yanjye nagaragaje ngo Afrika ntishobora gutera imbere itanshatse noneho ntagaraga twikoreka wowe se ndabiprove no kwicano yanjye nabyo let me prove it no ibi ntabwo ari ibintu byo neze niyemere kuri ndetse binyungura ikisi ibuje ko ntega moto no but I have a mind ubwonko undi munyafrika wese adafite kandi banteza amatwi twagera kure that's it kabiri uretse na Apotre Mutabazi construction uretse no kubaka utibwe ariko ni gutuma umuyobozi bakajya bahora banegura imikorere n'ibitekerezo byawe na police za hamagara Mutabazi nje simbashe kuba umuyobozi ngo ibitekerezo nkubituma w'amafaranga ntabwo igitekerezo kimeze neza bize ngo naguca amafaranga yenze miliyoni 15 usi aho ngaho wamara kuyama mukazi bakajya bakoma amashyaka ariko ufite ubwonko uteye ubwoba batagiye promotion bagwe promotion arabana munambwiye urashobora ariko ntushobotse biroroshye hari abandi bashobotse badashoboye wenda ariko twibeshyera reka mbaye ibitekerezo banyishyure nabo babarye promotion none se koko ntushobotse ubundi no ariko no tuvuga ngo it is a mark of an indicated man to entertain an idea without accepting it ntabwo nshaka kujya impaka nawe ariko ibyo nabyo si impamvu yo kutaba miliyoni 10 ntabwo igitekerezo nawe ukagenda ukajya promotion umuntu konta wese akunguka wese akagera kubyo ashaka ntabwo ibyo byakabaye intambara abantu urerega tubana n'injiji n'abantu bafite ubugoryi utamenya bize nabi batasoma avuga ibintu bidafite epfo na ruguru n'icyerekezo ukagira ngo nicyo gisubizo cy'ibintu iyo agiye mu bintu byose aza afite bias ugasanga ngo kweri rimwe urugendo kubwira abantu ngo ni igisobanuro cy'ubugoryi rwose ngo utemera se ufite ikibazo mu mutwe icyo kigatuma ngo yine shabuzi rero nimba mu bintu bya YouTube n'ubu hari n'ikindi kintu ufite ugomba kudusobanurira Mangari gene menya wese twemeranya nawe byose n'amano yawe nituyemera niba uko bazabasanga tutazene ufite kibazo no one is perfect ariko atress emera hari ibyo kwemera birahari sabese umwemerera kabiri ndavuga ni kandi umuntu utemera yago nawe ninjije afite plan base remereye yago n'ubundi rero byemere ko yayubatse the conductor the vibrator two monster bayiriye mugabo arategura so mu magambo make rero tujye twubahana tujye twemerana nta cyo bitwaye kabiri nimara kukwemera akaba aricyo nshaka kuvuga bidanye n'ikindi ntemeranya nacyo ukora not ibyo ubamo your private life no ibyo ukora ibyo uvuga se no nimba muri minsi ndi kubwira abantu ngo Imana nta kipfa no kuba umugabo yagira abagore babiri ibyo ni ikibazo cy'umuco ukumva wowe utabyemera urajya muri biriya prove me wrong urajya muri logique n'ibikivuga ati burya polygamy afite utubazo tunutu cyangwa se nyereka no muri bibiri ahantu haramutse mu misoro ya cyari ko polygamy yemerwaga none se ko twahora mu hantu misoro ya cyari no muri cya twatona bahanura biri nango sima ko n'ubundi Imana atanga mu mugisha ko tugira ko cyacumi none ibyo bintu bya polygamy byemega muri ya cyera muri cyaharya byabihinduye gute ryari wenda turabizi ko Imana ajya kubwira Israel ngo mugende muri imbura bamareke Imana ikibwira itorero ngo mugende muri imbura abasilamu ariko mugabo so daga rero hari n'ibintu bimwe na bimwe baratwigishije nibatwereke ukuri ndakubwira itegeko ry'u Rwanda ubwaryo ntibyemera polygamy rero ndi kubikubwira à titre éducatif gusa isiramo abagore bangahe n'abagabo bangahe abagore
abagore bangahe n'abagabo bangahe no ibamo abantu bangahe muri rusange miliyari 8 ibamo abaturage miliyari 8 ku isi twagiye abagore n'abagabo benshi ni bande n'abagore niko bivuga ari mu Rwanda niko bivuga ari ku isi niko bivuga reka twashuminge icya kabiri cya miliyari 8 ni bangahe kimwe cya kabiri ni miliyari kimwe cya kabiri cya miliyari 8 kugabanyamo kabiri miliyari enye tubare ko abagore ari miliyari enye n'igice cyonyine ntugire no koresha enye n'igice ubwo basigara izingahe 3 n'igice hagati y'enye n'igice z'abagore n'eshatu n'igice z'abagabo harimo difference ya kangahe y'igice cya miliyari ariko uziko abantu bamaze kubwira abantu barenze batanu ko hagati miliyari enye n'igice kuri miliyari 3 n'igice ari igice cya miliyari harasigara miliyari imwe cyangwa nuko mutaratunga miliyari 5 niteganya hasigara miliyari kandi n'igice ukuramo gatatu niko yavuga uri murantera ubwoba n'ubukene mfite miliyari n'ubukene mfite umuntu wizera amavuta ari muri Apotre Mutabazi Imana iguhe miliyari nanjye umpeho ngo nese kutayisabiye by'Imana se nuko bikora ngo nuko utizera amavuta nimba wizera amavuta Imana iguhe miliyari Mutabazi rero ni yaguha ntume tu yatwige tugaruke none rero oya umuntu wese nanahesha umugisha nagira icyo yibwiriza gukora rwose pe Imana nimba yigireho umugisha ibitwike nibyo ndamuhesheje umugisha asanganwe nabyo bitwike ajye hasi nibyo bimara gasubiza kwisuka ubu wari mwarimu cyangwa uyobora directeur mu kigo bakakugira nka senateri ngo urazamutse kudugije wageramo ugashaka ibintu byo kujya wigira igitangaza wiga ukeneka perezida wigira ikintu cyezo cyose hagenda ibyo wakabiri gusa kuri Europepa n'ibindi bijyanye na Europepa tunagira najyanye byose bafite ukiri directeur ari ibyo byo kuragira ingurube tabagucumbikiraho cyangwa igitaro ko kuvuga iki ubwo ayo ni amahame y'ubwami yego none nkagaruka ngo none nkugize Nowa nkubarije inkuge cyabajije inkuge ijya mu miliyari 8 nagoye ngo ushyiramo ikigabo n'ikigore hasigara abagore bangahe badafite abagabo ibigore bingahe bidafite ibigabo miliyari yose mesukeka ko Imana ari injiji ari umugome ari umujenosideri ari umwicanyi ari umuhemu ku rwego ifata abantu miliyari ikabateganyiriza kuzapfa batabyaye bagapfa badashatse bagapfa batarongowe none se bose bundi bateganyirijwe kurongorwa no kubyara Yesu yaravuze ngo ari inkone zikona ku bwazo n'izikona ku z'ubw'umwami nimba yaramuremye nimugira ingumba kuko yari bishoboye kukwema nikajye gahabwa abamansera se abagore akajya yumva yaragaga yari nka barafu mansera ujye ushakira amansera se amansera miliyari urabatunze ese ntibari muri iyo mibare nuko Imana yatekerezaga yuko hari abagabo miliyari muri za zindi 3 n'igice imwe ifite umugongo n'amafaranga byashaka babiri kandi amahoro akabaho kandi bakazagira mu ijuru ry'amahoro akamutabuze ko ntarakwakira nabo yanyakira none se ushaka kunyakira ngo zo kunyakira nta kibazo noneho rero nyakire mu kanya ugiye kwakira umugabo udasanzwe umwanditsi tekereza niwe Afrika iteze amakiriro n'umugabo maze usubiza byo kunyakira se gushaka mugabo udasanzwe nawamwisukira mugabo w'igihangange politiki ekonomi arimo uraza mu dushya general construction ari gutandukana ntacyo bimubwiye arimo arigisha gatanya oya ikiganiro mvuye gukora banigisha kugira ngo abantu bakimwe nziza hano abantu bafite ubugoryi bakoze ngo gutandukana batwigisha ahubwo se kuvura urimo arishikira niko bite watwigisha iki naho ntabyuze ntabyuze umeze nk'umujenerali umusirikare utarigeze ajya ku rugamba cyangwa se wagiye ajya mu sinzi ko nabivuga anyway tugaruke tuvuge ngo Imana ishobora kuba ifite abantu abagabo miliyoni 500 utabahaye babiri cyangwa batatu bitavamo ubushobozi barabufite bazabana n'abamahoro kabiri biri mu gihugu nese Senegal ko president afite abagore babiri yaje no kurahira bafite ubwo byubikare ko n'abaturage babyemerewe ko Sanya Suru hari umugore wa kabiri mbatari wa kabiri muri batatu ariko naho ntabwo ngiye ndikuvuga ahantu hari uwo muco nshaka kwereka ngo Bibiliya ntabwo bibuza byabuzwa n'umuco
kandi birivuga ngo umuntu agira umugore umwe n'umugabo urusengero rudafite toilette ifite amakaro n'ikigega na ndakimanoto mu Rwanda ntibyemewe ariko se mu isi yose utuvuga ngo biriya abantu ngo nukagira urusengero rutagira umwenda muba tumenye gutandukanya ibintu n'ibindi Papa Mutabazi ntabwo nakishorera abagore babiri nanjye ndagukora ariko tuvuge mu rugero umugabo umugongo umugore uravunitse bafite imyaka 25 uwo mugabo afite miliyari afite imyaka 25 afite miliyari 10 uragira ngo azageze imyaka 50 cyangwa kugeza umugore apfuye cyangwa se ajye kumudivorsa cyangwa idini ya niyemerane divorce ugamugumeho ngo ajye yanga ngo ujye wihangana n'ukuri none se nihangane nshaka ko muri ko nzajya ndituroye nyine rwose none se esuwe Ariko abantu bari mageragere nawe ugira ashaka kuvuga ariko se izi mashini zidakoreshwa ko ari byo usanga zararwaye ingese ukazaje gusohoka byarakomeye ngo karastate abagore ngo barwara ibyimba n'iki ba dogiteri bati yamaye nkate nago yeruka kuvuga iki uyu mugabo ugiye kuzirikaho kuba afite izo miliyari 10 ngo umugore uri ahubwo uraza gutuma ajya kudivorce uyu mugore ave mu idini yawe kandi bakumubwira uti shaka undi leta sinzi ko muri biganire uyu nguyu nawe amafaranga ntagabuze ujye umwitaho mbese umujyari nk'umwe mu bana usigaye ufite akiri muzima mwabanye neza ariko umuntu afite kode ziba Imana yazakurimbura kuko ufite umuntu uri mu igare utagikora imibonano ugashaka ukiri muto mukora imibonano ukaryoherwa ukananyurwa ku buryo hirya y'itana ajya kubikora hanze oyaguma aho ngaho ubwo uzajya urya umwana wo muri korali nko kuvuga iki hari n'ibintu abantu baduterekaho by'amategeko y'amadini ahubwo bigashyira abantu mu kuba mu byaha ngenzi abantu bagiye mu kintu cya DPR kibangi ngo bigisha waziko niba utandukanye udashobora kongera kubana yego ndabizi aho ryanditse ariko muri sobanura nabi muzanyimire ndibigishe cyatubikoreho deba noneho ugasanga wa muntu avuye ku myaka 20 ari uwozi bamudivorceje afite imyaka 23 afite abana babiri arakugendera agize imyaka 40 kandi amakuru yaba mu cyatura mbanyazi none nkibaza ubuso mukize muri iyo njyana ntiyamuhemukiye buri ati tugaruka mu kiganiro cyawe nayinshatse kugira ngo aba pasteri mu bijyanye no kutwigisha ibyanditswe baradutobato kugeza umuntu umubaza ibintu ukabona arajinije butya gusubiza none muri y'abagore bazabana agata rimwe na kwa ngo nyine aruzashaka umuntu apfe none wone mushaka wa karetse kweri by'ukuri abantu bajye birinda amategeko tuvuga ya Mose na nyuma y'amategeko ya Mose abashaka babiri barabashatse n'abashaka batatu barashaka so mu by'ukuri kandi abayoboye mu mwuka n'abana b'Imana urugero ngiye gushaka wa kabiri umwuka w'Imana akabona ngiye ntari wo gushaka wa kabiri yabimenyesha cyase nawe ubwo wakiyumva uko nimba sinashobora gukora ndabyiyumva mu yego si cyo cyo ngo simbemeze no sinabashobora cyo koza kimwe haranamve kubyisha baranshimira bahita banyeretura ngo nutandukana n'umugore igihe cyose atarashaka undi mugore nakundi mugabo igihe uwo mugore mutandukana atarashaka undi mugabo muhahire nkuko wamuhahiraga umuhahira ibyo wamuhahiraga mukibana mwambike n'ibyo mwambikanaga musohokanaga ariko ntumujyane ndaho mu kandi akanyenyeri mubwira uti rimwe mu kwezi twajyaga ahantu tugakonsoma 50 ufata 30 nawe uyijyaneyo niba uri kuri rero kugura imodoka umugore ufite nawe umugurire hari ingegera n'inyana z'imbwa mugano wa Jori umuntu usanga yatandukanye n'umuntu haca imyaka 5 ugasanga ugenda muri VWT wo mwatandukanye ugenda na moto asoni kigorye gusa kandi ubwo mutabazi nakwego n'ubwo nawe divorce ni wamurenga ni wamuvugana ariko no umusanze ramukize mu muringoto arimo musambanya ari gushaka 15 none urwahira abana mwabyaranye se niba utagwahira abana mwabyaranye ashaka yijipo ashaka aya mega nibirababaje genda muri VWT wo mwatandukanye agende muri rava ya miliyoni 27 ishya ari wowe wayiguze urabizi ntabwo yashatse undi mugabo ese ngo yashaka undi mugabo wenda yashatse undi mugabo byo tutabijyamo ariko turakora common sense turabura ubumuntu ariko abantu bari muri divorce ni wasaba ko ngo divorce ni yemeye muri Timotheo handitse yuko
umuntu nimba ari mwene wanyu atakabaye indushyi y'umupfakazi. None se ibyabaye kuri wa wundi wagiye guhunga n'ubyibuka umucunguzi wa bugufi ariko yari yarapfakaye ntabwo umugabo yari ahari. Bisobanura bite ko yari yarapfuye se? Wasobanura ute ko murumuna wawe yadivoruje umuntu? Ese tuvuge kuri divorce baracyabana, utunze vewiti ngo mutarayiroba, ibyo byose wowe ufite kukwira kuri akaramutabazi. Yesu yaravuze ngo abafarisayo barabanga ikintu agafashije murumuna wanjye cyangwa ababyeyi banyone nagitanzemo ituro. Niko tutanga ituro muri Zayoni rya miliyoni 10 ufite murumuna wawe uroba moto, wakigoryiwe. None kugira ngo byumve neza undi ababwiye akantu k'akameno na muhini ntabwo abyumva neza. No, ufite ubugoryi. You are a fool. You are stupid. Nkobare birirwa bayatanga. Nuko kubeshya mu Bibiliya, Yesu Bibiliya. Yego. Nuko yambaye cyo gitenge. Ese ubundi wari uzi ko nuko yambaye spell ya 300 yabiki. Kuzi gutanga amaturo ya miliyoni 20. Yaryohera. Nasa ngo handi kurwanya ituro, ndi kurwanya ko icyo wagafashije umubyeyi Yesu niwe wabivuze, ujye vuga ngo agiye gitanga mu nzu y'Imana. Yego. Icyo mu nzu y'Imana, icyo mu nzu y'Imana, icyo umubyeyi nicyo umubyeyi. Yego. Ariko se umubyeyi wakubyaye ko nta nicyo umufasha, none nsobanurira. Hari abanyongere ebyiri. Hari umuntu usanga umubyeyi ntacyo amufasha, pasiteri amwambika amasiyuti cyane, amugurira imodoka cyane, uri ikigoryi. Hari n'undi usanga afasha ababyeyi be bo mu mubiri, yagera kuri pasiteri ugasanga ari gushyiramo karibira za 2, 2, 1000 apfundikanye. Ni umubyeyi wawe mu mwuka. Yarakwiye rero kandi ukibwiriza uyoboye n'umwuka w'Imana. Iyo ubyibwirije na mugenzi akabyibwiriza muri ijana, mushumba yisanga nta cyabura. Ahanura neza, gushumba neza, arabazirikana ko nawe nta cyabuze mu by'ubuzima. None ngarutse rero nuko dufite byinshi. Niyo abantu bambwiye ngo rwose akafashe ngo cano yawe ufite inyigisho zidufasha, ariko ubugenda genda ujyana ndaboka sawa. Cyako umuntu uzajya mu bibazo bategure bahe topic tuvuge. Harandi umuntu abatari bangura tugushije. Huya nimba waje mu isi y'abatekereza, y'abahanga, y'abanyabwenge, y'abantu bahawe umwuka w'Imana n'umuhamagaro wa dimension ya 4. Bantu bapfiriye mu kutamenya. My people are perishing because of the lack of knowledge. Yes. Sinuka none turabigenza gute? Hari ibintu ubona ukabona neza byubakiye ku nyedini udafite epfo na ruguru. Imana igiturengera kandi bayoborwa n'umwuka w'Imana ni bana b'Imana. Ora bamubwira ngo tuganire gahumbira. Daraho nsanze rero katarahera tuganire. Navuze no kutajya kutubona umwanya kujya kurya. Nakwakiriye noneho daraho nsigaye nirirwa nicaye. Rero nagwambaye ngo tuganire nk'umunyabwenge nyine. Wow. Dusanga amakuru yesangiraho. Ngo nubwo mbonye tamurira narabyigiraho. Wakemera ko Perezida Kagame yashyize abasenateri 4 cyangwa amakuru yakugezaho? Ntago ndareba. 1 icyambere gitangaje. Amafoto banyetse nitamburenda kuko ko nta bifungo. Yego. Umuntu ndaza kuzimenya tuvuya. Nta foto ya senateri Vodirimo. Kandi uribuka ko bushize yari mu senateri washyizweho na Perezida Paul Kagame. Evode se nyuma yo gutukana byageze vuga ngo yewe mafoto ndikora ku thumbnail. Ushobora gusanga imbere Evode arimo, ariko ku thumbnail numvaga ko bari kumushyiramo. Abereka mubwira umuntu urimo, ngo mbere nango sima. Hakika. Kayitesi. Oya utumye ari kuri thumbnail. Ari kuri iyo thumbnail. Ntabwo mvuze ngo arimo. Nge ndi kuvuga yuko bamutse ku thumbnail kandi title bagashyiraho ngo yashyize abasenateri 4. Ubwo rero uze kuyijyamo turabimenya byabyo. Nk'iyo link ndebe. Okay, harimo uyu wahoze ari perezida wa Sena. Wasanga nawe uzongera kwa perezida wa Sena. Perezida wa Sena washyizweho na perezida biroroshye ariko wasanga byashoboka. Ndi kubona Dr. Kayitesi Yusta, Dr. Uriya wanyine wa perezida wa Sena. Izina rinsitsemo François Xavier yitwaga Xavier. Undi ndi kubona ntari kumumenya ariko ni umudamu. Ni abadamu ni 3. Umugabo n'umwe uriya wa perezida wa Sena ni uwo bashyize ku thumbnail. Ndi kwisobanura ngo nawo bashyize ku thumbnail. Ariko ngiye ku macana akunda kubigira ku breakinga. Ndabizi nabibona kuko
hari cano y'abasesenguzi mba ndimo mujya turi kuganira ndaza kuba nabizomeye nabimenye cyane namenye ukuri kwabyo. Rero hari n'amakuru nayo tuza gukomeza kumenya, tumenya bagarutsemo, tumenya nimba koko Kayitesi cyangwa se ariko se ntabwo ngo bari kugaragaza abantu bari kugatera bakeneye ko bari kuri kuba bashobora kuba bagirwa erega byemere muri ubu buryo. Yego. Se igomba kujyamo abantu b'abahanga b'abanyamashuri burya. Nteko buryo n'abarimu ba primaire bajyamo. Urabizi ko senari ari umukandida uva mu ma university. Yego. So bakeneye abantu bari kuri level ya research. Rero Kayitesi ni doctor. Yeah. Ibyo byose ni doctor, so ashobora kuba rero biza ari umuhanga kuba rero byaba babikoze ntacyo byabitwaye kuri nge. N'uwari kubibaza mbere ati kuri RGB nabwo senateri nabwo ajya ku senateri si ibintu bya RGB muri Rayon Sport muri ADP babonaga biri nango sima, ariko hariya ku senateri unaoze. So abantu banivana n'ikimi wango senabwo n'iki hari nk'abantu bajya bica kwa mutabazi n'umwana ariko umushaka wose ngo yayibura like no neze mutabazi umukiza ahantu atari umuvugizi yavuga ati none se hari uyemewe ko umuntu yakora mu rwego atari umuvugizi atanemere kugira itangazamakuru agiye byavuga. Yego. So hari ibintu umuntu avuga abona yuko nanone ari kuzanamo utuntu tw'ubujiji. No umuntu ashobora kutashoboka muri RGB cyangwa se agatanga umusanzu hatanze ariko bakabona ko ari amaraso masa cyakenewe, ariko akaba ahandi anafiti muri sena akaba habasha hakaba ahandi anafitinga we yanahagira bakajya bavuga ati cyokoze na mbere hose kuko twakozanya. So birashoboka rero yuko abo bane yabashyizeho ariko amasura bisina yamenye, ariko nabo urabona ko ari abamama nyine bari ingoma. Ariko nyine Yesu ni mwiza, turaza kumenya ibyabyo, tuze kumenya aho biherera. Mutabazi rero hari ibintu wahereyeho numvaga nari kukubaza. Maze iminsi utangaza ko uri muri Gatanya, ariko abantu benshi bakaza bavuga ati ntago mbitangaza inshuro eshanu, bakaza bavuga ibyo abantu bavuga nabo uzabibibariza. Wabonye Pastor Claude ejo shaka ibindi uganira uretse sinjye turi kuganira, ntago wambaza ibyo aba content creator bakora, nta nubwo wambaza ibyo abantu bakurikira YouTube batazi ibyo content creator uko babayeho nuko batwara ibintu. Gatatu yendishiriza ku burebure bw'ikiziriko cyayo, umuntu wese akora ibingana nuko atekereza, kandi ntiwabuza abantu kuvuga ngo nta n'ubibuza inyomba kuyomba. Rero ku muntu agiye ambaza ureka nkubwire, hari ibintu perezida yabivuzeho ntabyo, hari ibintu minisitiri yabivuzeho nkuko wenda minisitiri yavuze ku byayago ntabyo, hari ibintu se Putin yabivuzeho ntabyo, hari ibintu se Biden yabivuzeho ntabyo wandetse, hari ibintu se umuntu turi ku rwego rumwe rw'imitekerereze yabivuzeho ntabyo. Nise ko ngenza nkababwira Bibiliya ivuga gutyo, Bible reasoning ni gutya kumbaza ngo abantu batekereza gutyo. None se n'iki kiguteye gufata decision yo gukora Gatanya ushaje? Narabitangaje ntago, ariko hano ntabwo babizi ari ibyo ndabisubiramo. Ariko undi sinakabisubiramo, nabitangarije mwakabaye mu bikotinga mukabigira. So natangaje ko imitekerereze yanjye niyo twabanaga itahuje, nubwo yari umwana mwiza, umukristo mwiza, ndetse no kurenza bumwe mu bana nabo abenshi muri mwenda ntago nabuze bose, ariko ntabwo imitekerereze yahuraga. Donc imitekerereze idahura rero bigenda bigira ibyo bibyara bitandukanye, bimwe bishobora kuzaboneka mu rubanza mu muhezo, kuko urubanza rwa Gatanya rubera mu muhezo, nkatangazwa n'iyo umuntu aje kuvuga ibyo yapfuye n'umuntu, kandi urubanza rwo rubera mu muhezo. Ni nk'uko abamisi baza kutubwira ibyabereye mu muhezo byabo na bakidi, byaba ari agatangaza, kuko umuhezo numvaga ko akabaye uba umuhezo. Abanyamerika ariko nyuma y'imyaka 25 byo barashyize mu muhezo babishyira ku karubanda. None se nk'umwaka 25 rero ashira kugira ngo nshyire ibintu byo muhezo ku karubanda, hari ibintu umuntu ambaza ngahita numva ko yinjiye mu muhezo, nkamureka nkareba nimba ari bubona urufunguzo rugerayo, nziri mwinjizayo. None se nk'umwapotre wigisha ijambo ry'Imana, ufite intama ayoboye ndetse ku isi yose bakurikira, harimo somo ki rijyanye n'ubwemeramana
nk'umuntu ni ikihe cyitegererezo utanze nabo tuzatubona tudahuje kandi dusazanye tujye dufata decision tubivemo tubasige. ntuzigere ubuza Dawidi gukora divorce na Mikali, kubibuza si cyo gisubizo, ko nabonye kuri Bohoka haragaragaye umudamu bashyinguye ukiri muto baje kugarura ikiganiro yapfuye, ariko ubwo buryo yagize stroke kubera umugabo bashakanye, babandi baba bari photogenique bari kuri kanopi bagaragara nkaho rwose ni abadeperi basirimutse bagiye kwinjira mu rugo rw'umugisha, ariko siko byagenze. Iyo aba baragira inama bagakora gatanya mbere, nyuma yo kubona ko batagihuje bagakora gatanya, yari kuba akiri muzima atarishwe na stroke. Rero abantu bumve ko kudakora divorce ubana n'umuntu mudahuza do A a Z, urugo rutarimo amahoro do A a Z, ni icyaha according to the Bible. Ariko abapasiteri abigisha ni amagweja kuri revo badashobora kubwira uko kuri cyangwa batanabizi ubwabyo kari byo ariko kuri bakagutuza muri culpability, kwicira urubanza, yego wabikoze ntituzakujugunya, yego Yesu aragukunda, ariko bakajya ubona bakorera ku rutugu ntabwo aricyo gikwiye. Ntabwo ibyo ari ukuri, n'ubunyedini n'ubujangwe n'ibintu bidashifututse, kuko abaza ari kumbaza nese gushyikira divorce no ndi kurwanya ko abantu babana badahuje, ahubwo mwe mushyira imbaraga nabo nibishyikira divorce ndibushyikira ko abana bahuje, ahubwo mushyira imbaraga kurwanya divorce, mushyira imbaraga kwigisha abantu kwimenya, kubana nabo bari buhuze cyangwa bashobora guhuza, kuruta kuzirikanya abantu. Kazungu yakase umutwe w'umudamu we, ntimwarevaize ibyo bintu byanyu by'akaramata, ntimwabikoraho debate, ahubwo Kazungu yaramugome. Mwagombaga no kureba harya ubu abo bantu ntibari bakihambiranyije muri ya mvugo y'akaramata y'ubuyobe. Bibiliya ivuga akaramata hagati y'itorero na Kristo. Yego. Abefeso 5:1 mbega inzara, mbega inyota. Abefeso 5:3-3:2, ariko bigaragara ko musoma 3:1 ntimusoma 3:2. Aravuga ngo nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akajya kubana n'umugore we akaramata, ngo bombi bakaba umubiri umwe. Aho ubyumvishe gutyo wagira ngo akaramata na akaramata, ariko iyo usomye 32 uhita ubona yuko abantu bayobye banavangiwe. Aravanga ibyo mvuze n'ubwiro bukomeye, ariko ibyo byerekeye ku itorero na Kristo. Nka pasiteri mu dukurikiye wari wasezeranye itorero na Kristo, n'akaramata ko yavuze ngo nta uzazimvuvunura izo yampaye, nta uzazimvuvunura mu biganza. N'akaramata kuko Yesu afite mu itorero, mu rugo rwe, mu bwami bwe, abapasiteri barya abana arabafite kandi arabazi, afitemo abagambanirana muri nyobozi kandi arabazi, afitemo abize za teoloji ariko barya ingo z'apfa ariko arabazi. Ariko n'ukuri pe, nubwo murya abana ukuri ijuru muzarigeramo, si mwese ariko bamwe muzarigeramo. Mbese urumva wowe atarakaramata, nubwo bimeze bityo uruwanjye, urumva ako ni akaramata. Mbese akaramata Bibiliya ivuga mu itorero na Kristo ntabwo kari hagati y'abantu bo ubwabo bwite, ni hagati ya Kristo n'itorero. Twajya mu rwanda rw'abikora n'ibice 7:15 akavuga ngo nimba mugenzi wawe ashaka gutandukana, ariko ndakora interpretation kirimo ngo nimba ubona mudashobokanye, yego reka mutandukane mutane, harakinguye injira, yego ngo uzaba uhambuwe. Yego. Iyo Bibiliya Pawulo avuga ngo urahambuwe, abagasa gusobanuye ko wemere kongera gushaka, ntaga kugisha waziye. Ase ko yavuze uzaba uhambuwe, ngo kandi uzaba uhambuwe ngo kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Yego. Ese kandi urumva kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Yego. Nimba uri umupasiteri ukaba warakoze divorce, biri nango si nagira umuntu kubaza ngo kuri umupasiteri kuri apotre ukaba warakoze divorce,
uzavuge nyine muri bya jwi muvugiramo muri kubwiriza urahize umubwire ngo nuko Imana yaduhamagariye amahoro kandi ubwo nayo ndi umuntu yarari ko ntayarageje byaranze niyo muri umuhanuzi umuntu agaze wakoze digarisi n'umuhanuzi ugire gutya tizo uvuga uti izo mene uvuga uti biri nango siba iyi ni power faride mbyumva na bandi ba film boy iyi ni power faride uvuga uti nuko Imana yaduhamagariye reka nkubwire si ntabwo ari bwo ko shike divorce ngenda baga icyo birivuga none ko nakubwiye yuko Imana itarwanya ko umuntu ashaka abagore babiri sinakwe ko ntabashobora ni ibintu birwanwa n'umuco w'igihugu runaka muri Tanzania bashake n'ubundi Samia Suluhu umugore wa kabiri muri batatu Senegal president nawe afite abagore babiri aza kubarahirana bafite bamutoye bafite ufise koko njyane yitorera Imana imuhamagara mbwira ngo rero muri itorero umuntu ntabwo ari gushaka babiri oya nakubwiye ko isirimo miliyari 8 miliyari enye n'igice n'abagore miliyari 3 n'igice n'abagabo hari miliyari imwe igomba gushaka abagore ba kabiri muri abagore rero kuko umuntu akubwiye ngo fata ikigore n'ikigabo cyinjize mu nkuge wasigarana abagore miliyari bahagaze hanze y'inkuge badashobora kwinjira none dufite abapasiteri mwanze ko abantu binjira mu nkuge none se reka nkubaze apotre none se wowe ufite ayo bavuze ko abagore babiri utababasha none se ugiye kwiyemeza kubaho nta mugore ugiye kuba inkono ya Kristo cyangwa ufite gahunda yo guhita ushaka utubazo twinshi nubwo se ntagira amasoso meza yatuje neza dusubiza nawe watumye watwizaniye kubera kimwe gishyiramo yuko nzamubura bya burundu ahubwo se ubwo cyangwa uramufite wabonye ku mayero ari amayero agiye kuzuga wadango reka ntabwo zo gutikura ingendo gusobanura uburyo Bibiliya nta kibazo bifite ese kuki bihumba birimo gusobanura uburyo kudakora divorce umuwe mubana mudahuje na gato nta mahoro muri urwo na gato bigize icyaha cyokoze ni icyaha kitishisha ariko Yohana yavuze nkuko ni n'urugero abayehova ko mudaterwa amaraso ni icyaha ariko ni icyaha kizatuma wo gushyingura ugapfa mu buryo bw'umubiri ariko mu mwuka ntabwo Imana izakubaza imbere y'intebe y'imanza kuko utatewe amaraso nyine izabona yuko warakajije ngo disi warakajije upfuye iboragi indupfe nyine none nakubwiye ngo kuri bohoka batweretse ubwo kobwa nako ndamwita umukobwa ko ni muto ariko ni umugore muri ADPR wishwe na stroke kubera umuntu bashakanye barabamurika twa dukupure bashyira ku mbuga bakatumurika ngo dusa neza ariko biranga buzu umwuka biranga umwana hano undi ararimba biranga arangije amwizirikaho agira stroke imitsi y'ubwonko iraturika cyo ni icyaha pastor watumye imitsi irindi turika ubwo ni umuvangirwe umuntu uzo guhanuriraga we ndamwita ikisi ni umugoma hari ese ubundi arabona no ni gutumbwira ko ufite umwuka w'Imana umuntu akafite umuntu umutesha umutwe ku rwego turi ku bwonko umusengera imbere y'umuhanuzi utarabibona kandi yaguhaye amaturo warariye warafutereshe ry'amaturo umuntu ari gupfa ubona ngo ni muri doctrine y'idini ngo yagutagenda ngo nimba unagiye ngo bigishoze ariko urafata umuntu w'imyaka 23 adiborushije abigishoze kujya kuri 50 ku myaka 40 batangiye kumubagamo ibibyimba ngo biterwa no kutarongorwa hari n'ibintu bigendeye bakavuga man yes we cyangwa man uzamanuke twihurire izo story zinyumvije kuko uburyo abapasiteri bazidirimbura ntabwo mbikuye fresh ibintu mwavuze kuri mutesi muri muvugaho narazera nkababwira ubundi ntabwo mwabyumvaga ubu nibwo muri byumve neza kuko ndi kuvuga umuntu w'abandi ubu kuvugira kuri njyewe none ntabwo wabuza kuvuga yego urwa mbere runaniranye urwa kabiri runaniranye nashaka urwa gatatu urunaniranye urwaka kandi iyo ushaka urwa 15 uzaje mpaka ubona uvuga ngo kuko Imana yaduhamagariye amahoro gisindi Imana ngo ndebe umukobwa habamo amahoro ngo mumenye kabiri igira ibintu mbwira ikagera n'iby'imuribuka Salomo ijambo yavuze gatatu abantu mwese mwandebye nabi navuze ku bintu bya Kinyinya ndabyibutse Imana binyibukije ndi mu kiganiro mwitegure mushake uburyo mukanda akanyenyeri 0788339513 kuki mbivuze njyewe ngira inzozi nanabasobanura ukuntu byagenze yakora ku byaranye ndetse najya mvuga ku bya politike bivugiraga Bibiliya gusa kuyoboka Imana ndangije ijwi riransanga rirambwira ngo ngende ndebe Theo umubavu arafunze umunsi arimo ageragere ngo umurebe inyereka ishusho ye kandi ntabwo nari nakavuganye nawe n'umunsi wari inzana ishusho ye gusa naramubonye bari kumukoresha interview imbere ya office yanjye yabaga Kimihurura ariko ikoreshwa na Theo Ukwezi yaraje kumukoresha interview
kubera ko bwije baranga ngo reka tujye imbere ya ofisi yawe dushyireho itara nabemerera ndi gutaha ibyumba mucaho mubona amahushuka mana mungarura ngo ugende umwandikire mubwire ko ushaka gutanga ikiganiro ukamubwira icyakorwa kuri Banyahe. Naje muri kwasiteri mbyumba ndi kugenda ndeba Banyahe ninde ufite ikibazo nande ko nta nibyo narinzi. Uzi ko nabaga kuri YouTube mvuga ijambo ry'Imana nkumva bavuga ijambo ry'Imana ntanazi ko abarwanya igihugu cy'u Rwanda nabimenye nyuma yaho ngaho nabaga meze nk'umuntu wibereye nyine wa muntu wibera mu Mana wibera mu mwuka gusa akaba atazi ko n'ibindi bibaho. Noneho naraje kuko Imana ngiye igeze mbwira ndi kwisenga nisaba impano zo kuzura abapfu kandi ngenda shaka impano yo kuzura abapfu no kuganira ibintu byanyu bigasora mu mezi 3 cyangwa se imisi 3 ariko byakabye akaba ari amezi 3. Ariyo mpamvu mbabwira muhanuzi aho ni wanuzi bwanjye bitazasora mu mezi 3 tutazapfa gusa. Uzabugumane ugende bukire mu isafuriya uteke nawe urye. Abamarayika bagaragara cyangwa abantu batanga ituro mujye muhanura abantu zasora mu myaka 17 kandi baravuga kamasakari kari koroshye. Noneho baravuga ko nase twagenda tudahanuye turabaginga so umuntu yamaze guhikimasa none ikindi cy'ubuki hari umuntu ahaye ituro ry'ibihumbi 100 anawongira neza rishyira mu mufuka w'ishati aritapagura aravangirwa akihumirije ngira gutya dedwa ngira naryanjye hagenje kandi ngiye gushaka amavuta papa ngiye gushaka amavuta ugaragara ko atako kuri telefone Profetese Solange ko twaburanye nyiri mubwira abimanukira faride yose arayimanura ndi kubona abantu ndi kubona gutya ambwira byose ndabona baretse gatoya banza navangiye ni muretse banza kanda akanyenyeri muhereza 100 Yesu we noneho yarashwanyaguje ndakubwiza ukuri n'ufite ibibazo bigusa miliyoni 100 ufite miliyoni 2 ngo harya ngo impamvu itakugeza i Kigali bayirira Koriyenza bo n'abasi so Nyabingi impamvu itakugeza i Kigali ukanda akanyenyeri ukayohereza Profete urimo neza warangiza ukamamagara ukabaza ngo wayabonye wakumva atakwitabye avuga ngo dore mango sima atangira kubimenagura imitwe n'ibiki byose n'ubwite uyahagarikisha wasanga ndiwe n'imbwa ugahita uyahagarikisha byaroroshye wasanga rwana yahagarikisha bwaye ngo uvuga iki abantu bashaka amavuta tubaha ituro bya nyabyo yego abantu bashaka amavuta tubaha ituro bya nyabyo kabiri iyo bigeze ku gituro namaze kubasobanurira ari ituro rya miliyari kamuha amakuru rero mushuti wanjye nsigaye nanga no numva kumwita bindangamiye ari Huye yego yasengeye umuntu ku kibazo cya miliyoni 63 z'amayero mvuza amayero mvuze miliyoni z'ibihumbi miliyoni 63 z'amayero ariko ziburana benda kuzimunyangaye izo miliyari 100 z'amanyarwanda reka twasuminge niyo yaratuze ariko arasatiriye nako yavuga ndahungabanye wakemera yuko Bibiliya itemera ko nsengera icyo cyifuzo miliyari 2 zitari ku meza cyangwa se utazitanze mu muhigo urabyemera ko ufite umurongo Mose abwira abayisirayeli ati nimujya muva ku rugamba mukazana iminyago the law of spoils kandi umunsi umwe nzaza mbigisha Bibiliya kuko bari abato umunsi umwe nzaza mvuga ibyanditswe byera kuko ni ikibazo noneho arababwira ngo nimujya muva ku rugamba muzanye iminyago mujye mufata kimwe cya 50 cya byose kimwe cya 50 cya byose insane quantien 1/30 nasomye muri zose nzanga ntago bavangiye ngo mu gihe yazara umutambyi ibisigaye mu bigabane mu bijyane mu hema yayo ni gute nsengera miliyari 100 ntazibona ku meza none se ubundi ntazibona kuko utanama agasheke none se ubundi niyo utakampada mwandikirana uyu mwito umukoresha contrat ugashyiramo company registered muri RDB ukandika yuko amafaranga ari kwishyuza ugiye kumukorera consultance wandikamo consultance mu cyongereza kandi na metero wagasinyaho ukajya kwa noteri ko ayo mafaranga naboneka azagwa miliyari 2 yaboneka kuko uwo mutipe izo miliyari 100 zarabonetse ahita muboroka riba kuboroka nk'ingegera nta kintu wamutwaye ngakoze Imana n'izongegera mwese y'umini uretse ko ariko nakujyana Rusororo nari mfungana mu cyumba hakoresheje Rusororo nta nubwo ntabwo ukwezi
nta nubwo nakujyana amageragere nawe ukorora abazimu usorora arakana ariko wari urimo uravuga abantu bajya bakurikira Gitwaza neza Gitwaza yeza atanga ubuhamya bw'umuntu yasengeye ku kibazo cya $30,000 z'amadolari muri kubwo buhamya yego akavuga ati ni ukuri niziza nzaguha icya 10 cyazo Gitwaza baza yumva ni miliyoni 3 z'idolari izo miliyoni 3 rero biri nango sima mu Rwanda bakeneye miliyoni ndamuba aravuga ati ibyo bintu ndahitangiye ubuhamya ntabwo bihinde yifungirana ibyo kwifungirana niyo bize byumvikana ko twabyumviye regane bazakubeshye Gitwaza nawe hari urwego rw'amafaranga areba ubundi kamwereka buri wese agira urwego rw'amafaranga umuntu amuha nk'itura leta avuga mu ndimi akanareba akabona nubona umuntu arwaye amafaranga nk'urugero urwego rwawe n'urwego mbona nk'umushumba twegeranye unarwaye itura rya miliyoni 10 ntiwerekwe uzamenye ko waguye uzamenye ko waguye ku rwego rwawe Gitwaza ntabwo yakerekwa kuko nzi urugero hari umuntu bazaniye sekondi vugara kamiceceka ariko ntamuvuga ariko ngiye kumuvuga no muri YouTube umudamu uri muri Cameroon yamwohereje $1,000 agiye umugabo we atanigira mu Rwanda uzakimperekana biri gushaka kuncika rero uramuzi ni umuntu wawe none arangije umugabo ageze mu Rwanda agiraga kumu n'abandi bajya kwa Poso Mignone bagezeyo baravuga ati ari igikorwa tugomba kwitangira hano umugabo umugenzi aramwe ati songa kuza $1,000 cyane koze imana kunyine bambwiye izina ry'umuntu agiye hakagura kakabera hati kayo ko nari n'inzenge nta n'amavuta akagira atabwo kibire hano mu mavuta afatika yewe ndavuga story zabaye ntabwo mbiri amateka kandi kisi ntabwo ikintu kivuga umuntu ntabwo maze nyine nabi ko so babwiye niho babyibwirije bamu $1,000 arabangaraza kubasengera kubera amavuta arimo yanagiye atabasengeye kujya mu byumba Bora tujye tubyemera hari umuntu wari $10,000 akagusengera isaha yose ko yaragiye kubura ubu dutetse ko Mutabazi wanyereza $10,000 koko uretse rero kuba mukambira gisengera uyu muntu na cyane se nabifata umwanzuro ariko bisa ntabwo ari ibintu byanshe tu kandi n'ukuri simbabeshye hari ituro murigeze kunyereza ituro ryone 6 y'amapawundi 5,000 akimara kungeraho uvuru nahise numva n'ibiraje ariko uziko amavuta gasana we kumbi amavuta yacu n'ingishwa mwaka uzi amavuta y'ishwa mwaka aba yarumiye mu ntuzi yabona akantu kamavuta k'umuntu rero hari ituro riza rikayaza kandi garukiye kubyana iby'uhanuzi nabwiye uwo mugabo ndamugani kuba akuborotse akakuboroka aho nawe wirajyanye bitarimo protocole bitarimo ubwenge biza tuzabishyiraho noneho naje muri Pasteur ndaza kuri cya kinyamakuru yego ndavuga nk'amasaha 3 wacometswe Yesu we bintezi induru bintezi mpagarara ariko Imana yarambwiye ndabye ko Imana ikigende gusema impano zo kuzura bapfuye yarambwiye ngo wowe ngwaye ubwenge ku buryo ikibazo cyaba kiri mu gihugu cyose ugasenga kabiri ugatekereza icyakuza no kugisubiza ukakibabwira niba gishyira mu bikorwa cyane mu kibazo koresha iyo principe ndasenga Imana bariye ko bari bwako batabishyuye n'iki ngurane kuva muri 17 kandi ndi kumva mu mbuga nubwo uri kuri nabirebye mu gitondo maze kugira mbere yego Imana yambwiye ngo babwire icyakora ntiyanakingira icyakora ariko nibwo ko yambwiye ngo nubitekereza icyo uzatekereza kizaba ari ibyo noneho numva binjemo kuvuga ngo babwira leta yishyura abaturage ndaza ni leta yishyura abaturage noneho kubera ko namenye ibyo gatuti nkavangamo na hafi no kuvuga indimi kuko mpamvu nyine muri tongi yo kuruhira dore ngo birambyarira amazi nk'ibisusa ariko urumva ntanze message yenda nabi ariko ntanze message uko umutima wanjye uri kuyirekura kwibukiranye urukiko rwemeje iki ku bantu babanyanye ariko tujye twibukiranye urukiko rwategetse ko leta yishyura abaturage ku mujyi wa Kigali wishyura abaturage abatarafashe inzu Musanze ko babishyura Mutabazi yavuze ngo iki bileta abaturage urumva na kwitura ababanyahe mwibuka Apotre Mutabazi kabiri iyo leta idakora ibyo ngibyo nari navuze ubwo ntiryari bureme ubwo nuko nyine Imana ibintu byayo yabyubatse gatatu
so na mutu tubazo dukuru twikaraga muri Kongo ngo na za Rwanda birirwa babeshya ni Rwanda umunsi baje ngo bakora draft y'ibyo bazasinyana bazaganira ikibazo kizahita gikemuka ariko sinibereye hasi twiganire harya ngo nagize gute ngo natse gatanye arakana ariko warenze wari ukirimo urasobanura ubundi mutabara atarakora divorce ubundi bw'itoro mwara bitangaga kugira ngo twumve niba ari bateye ivangirwa wari urimo urasobanura uburyo abantu bica abandi banga kugira warutanze urugero rwa Pastor Mutesi ururengaho ni mushiti wanjye reka mvuga urwanjye ko nari gutanga urwa Mutesi irwanjye rudahari ndatanga urwo bandere ariko waruvuze ngo murebe Pastor Mutesi none uko yagize iki kintu cyo kugera kwa gatatu abantu rero reka mbwire abantu badakijijwe batanazi Imana batanazi Bibiliya ngo bigire intyoza za Bibiliya bigire intyoza zo mu mwuka Yesu wizuye mureke umuntu yabonye urugo rutarimo amahoro mureke atandukane kandi yongera ashake kuko because paske Imana yaduhamagariye amahoro ashake se ko n'urwa kabiri byanze mureke ashake n'urwa gatatu kuko Imana yaduhamagariye amahoro nimba ntajwe Imana imanitse imbwiye ngo urugo rugumemo kuko Imana ndavuga nesabwo kushaka urwa kane Bibiliya yatubwiye ko hari umudamu ngo washakanye n'abagabo 5 bavindimwe kucisa aho Rwanda ajya kwa kabiri ajya kwa gatatu ajya kuri barindwi nayagize ashatse barindwi baramubaza ngo nese kumuzuka azitwa umugore wande Yesu aravuga ngo ntabwo tuzazukana imibiri inywa irongora tuzazukana imibiri y'abamarayika haleluya ese kucyurindiriye ijwi kubwira ngo rugumemo kugitarino utamebo kucyudashaka iryo ijwi kubwira ngo rugemo mfite buriya amavuta mfite nagakwemera kumbwira kumbaza nk'ukuri kumbaza ni tuntu tumeze nk'ubujangweri no ntabwo mbaza nkugisha impaka umbaza nkusobanuza nari ndimo ndasobanuza nge ndi hano n'ijye uhagarariye navuze ngo kuki sobanuza se wowe ukabije wayisomera ariko nagiye muri studio ya radio y'Igicumbi reka pote nuko biri yivuga gutya ngo n'amaturo none ukabona nk'urugero umuntu avanze ngo ibyo biri yivuga atari na diakoni nge nda apostle none apostle teacher wahamagariwe amavuta yo kwigisha ntabwo ndi ku rwego rwo kwigisha impaka ahubwo wowe ugushumbye niwo kwigishije bakabicara muri sale nkabigisha Bibiliya kuko ntayo bazi nyine nanjye icyo nibarije ukumva umuntu nawe kugira ngo wumve ko avanga ibintu kandi na president yabitse ko tubwizanyije kuko president tumwubaha ramwize kuvuga ngo nukabitindaho cyane cyangwa ubyihutire cyane ubihubukire niwumva umupasiteri ko kubwira ugomba gutora mu matora y'ire politiki ngo cyangwa se kabone umuntu w'umunyapolitiki ariko kubwira ugomba gusenga Imana cyangwa kuramya Imana uko iki kintu kuko umupasiteri akakubwira kuramya Imana agiye kubwira iby'amatora akubwire n'ibindi bitandukanye uretse ko ngiye nuko mbivuze gutyo nkajya nkabajya mbivugaho ngiye ayo mavuta nayo yatorewe da abisigiwe ariko nshatse kwereka ngo an average pastor umupasiteri usanzwe hari ibintu utamwizera amagiye kubikubwira kugwa kw'ifaranga tugafata umupasiteri wacikirije amashuri kugwa kw'ifaranga se urabivuga iki hari igihe ahita akubwira ko ari kubera abanyarwanda basambana cyane akabwira ko na Nyabugogo hazaza inkambi ariko uzi ibintu dukora bitabaho ni ukuvuga ngo nimba ugiye kumbaza nimba Bibiliya yemera ituro bimbaze duciye mu byanditswe nanjye gusubize nciye mu byanditswe ubyizere cyangwa ubirorere ariko wimbwira ngo ariko ngo meherutse kubivuga idini koko ari cyo murambwira ikintu navuga nti kanceceke buriya reka kuhuname mu gikiga tuguna kukuname nceceke ko bikumva ibintu byawe urabivangavanga aho kuvuga uti nge ndumva nshaka kudatanga ituro amahoro no kudatanga ituro kwawe bantu n'abazimu bawe ariko wishaka kubisigiriza ibindi umva bareka abakozi b'Imana hamwe ngo ndagusaba ituro akubwira ngo urabona umugabo ngo w'umuzungu muri uyu mwaka mu kamara 3 ntawe ubonye ngo saba sabesco none so wasengeye kuri miliyari 100 nahe miliyari 2 uwo mukozi w'Imana wihuye we n'umukini batari mu escort ariko abantu twasengeye bakatwesikoroka batubwira n'ukuri kumisho uko kwezi nibikora n'ukuri ibyo se turabiyobewe
tube tuyinyire twigarukiye sinzi ko twatugeze mu maturo. Okay. Ariko rero amavuta nazindukanye umuntu waza kunyubera akamituro nako hari umuproducer umaze kuryohereza kibazo nawe yaje turajyo mucoke surarigaye kandi ariko afite producer ariko ari none se kamubaze nk'urugero ibitoro ingana ku producer uri muri Kigali ariko uziko iyo mfite 10 nyakoresha nka tike imbana mu rugo ingeza muri uyu mujyi no kunyura gusa yego none se ize ngo ntabaye nkuko mbayeho mani magambo Kigali turaziranye uko tubayeho ntabwo ikibazo cy'uko ari bwo bushobozi akenshi abikora kuko ni imyumvire kagurira umuntu w'Imana gasoda karanga ariko ntabwo tujye tugana nubwo tujye dusenga nabwo nuko yambwiye ati nemera amavuta yawe reka ugurira agafanta ariko none tubise nshaka kumuzamura mu birere bituma aba producer unyeganyeza na Nigeria bakajya bamuhamagara bakamwishyura akabakorera cyangwa ituro ryakugeza Nigeria Dajya mbabwira uko nawe rya so apatire nk'umusesenguzi tuvuye muri ibyo ngibyo Imana y'ibizi n'ujye ubona umukozi w'Imana yavuze ku ituro yego uhugura ntakagucika adahise na nimero barirambikaho yego niba nashoboka ko z'Imana muguremo mo pay badakata abantu b'Imana yego amugane bajya duhatu 0788309513 rambikaho ubundi uzamuka amavuta yo kwizera wakira igitangaza cy'Imana nuko ibintu bikora as simple as that ntago ari kubanza kwikebagura reka wakorera 500 Imana ni izigikwiye cyangwa izicyo kwiye gusa ariko hari n'abantu bagira bazima ukorera 500 ngo urashaka salary ya miliyoni n'igice ntago wari umushomeri bikunaniye gufata miliyoni ngo zari n'umukozi w'Imana muri envelope umubwira uti dupfukame kuri envelope n'iki gitambo cyanjye uvuze igitambo nakora ko bihimbye byanditse mu ba Philippe ngo ibyo mwahaye Profadito ngo byarampagije nsigarana n'ibisaguka yari itoro mwana ngo no ngo bimbere y'umubavugo umuraneza n'igitambo kizima kera kandi ishimwa n'Imana ni mwisazero rya kera ngo nukorere ngo kubw'icyo gitambo ngo Imana nyiramahoro izabamara ubukene bwawe ni bwose kuko ubutunzi bw'ubwiza bwawe buri muri Kristo Yesu nazindukanye amavuta ndashaka guhisha abantu mugira haleluya muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana ange sigomeshe muri Bibiliya yitwa ijambo umuntu wese ukunda mutabazi mwari mu amafaranga amen cyokoze nimba uzi kutamukunda ntacyo mpatuye kuko ngiye kubyatura ntacyatura ari ibyago nakaga n'amakuba rero reka icyo cyo giceceke ngo wemera nabo bazabikwatureho nta mugisha ngira nato umuko numvuga nkunda bankunda ari umuntu wanyandikira ati mutabazi ati ndagukunda namwe nanjye nkunda bankunda abankandira akanyenyeri turahura tukicarana abahambika ikiganza Imana igakora imirimo n'ibitangaza ose bawenga n'ingatse rero abantu bakande akanyenyeri 0788839513 kandi kamwe kurya abantu tunzanavangirwa turi muri kinyo twajya kuri televiziyo nare kura profesi mvuze kukira ko kwindwara bagatabwa ati umukozi w'Imana buretse gato nandi ko televiziyo bita Deliverance TV ya Poso Musiri uri Imana uparika imbere y'urusengero ikamyo zitwara amavuta 40 n'amasitasiyo ye ari umuprofeta sha noneho bakaba umukozi w'Imana buretse amavuta araremereye turashaka abantu bafite igihumbi cy'amanyakenya igihumbi cy'amanyakenya ni 10 y'u Rwanda ni bohereza turo ryabo kohereza nka 50 abafite 500 bagakomeza bakagera no kuri 10 bobs uzi cyo bita 10 bobs ni igiceri cy'icumi cy'amanyakenya ubwo ni ijana ry'u Rwanda reba n'abantu bose bari gukurikira iki kiganiro nimba ugirenga n'ibihumbi 10 kandi butabifite ayo mavuta nyakwate yo mu izina rya Yesu haleluya n'ingegera zose ziri kurebwa n'ibihumbi 100 nkanswe wowe korera Imana amavuta nako mu izina rya Yesu amen uwo muryango ndawufunguye amina utwika ntago bigisaba ibintu bya daje yego noneho abantu 10,000 bohereje ijana ni miliyoni igiceri cy'ijana abantu 10,000 babaye miliyoni ubundi ijana kuri nyuma niyo waba usanzwe unyanga ubundi ufite logique igiceri ubwo rero no bijijishije bakakigira igihumbi ari 10,000 miliyoni 10
reba ko iki kiganiro nagikora buri wese akohereza 1000 kandi buri 1000 ntacyo cyenda kumumarira abantu benshi bari kudukurikira ujya niba ufite smartphone bari mu kiganiro cy'isaha nkunda no gukora by'amasaha 2 nimba ureba mutabazi ukakirangiza nimba ureba ibintu 30 tukajya no kureba izindi njajwa ako izi injajwa ko uvuze izindi njajwa bagiye nanjye ndiyo uko za njajwa n'ibindi n'abahazi tabi n'abandi bose ntacyo ntabwo mbikubujije ariko ufite ubushobozi bwo kwakohereza ariko usanga narebwe n'ibihumbi 30 harimo 10 byavuze ngo ntagukunze binavuga ni ukuri iyo 10 nge ntabwo nkeneye abantu bavuga ibyo uvuga ni ukuri adakanda akanyenyeri mama niyo ibikwereka none rero ariko nanone sinje kubwira ukanda gahambaye kandi akajyanye n'ibihari bure n'abantu bakeya mu moye bitarimo amafaranga ari hejuru ijana most we niyo yashizemo ufite ryitatu yego agenda asigamo na 80 ariko benshi kandi tusigaye dufite hideni iyo murabona shango yashize akesha kwa ngo yashize ari ryitatu rero kandi barakataza i Kigali yohereze umuhanuzi utuye i Kigali wirinde kohereza umuhanuzi utuye muri byo mpamvu tuzakugeza i Kigali uyohereza umuhanuzi utuye i Kigali Imana yahereye muyisha muri Kigali yego yanangiza nawe akaguhesha ikirere cya Kigali ugafata Kigali so mu by'ukuri rero abantu nuko tabisobanukiwe kandi ibyo bintu bikozwe no umuntu yakora ikiganiro nk'iki kimwe abagikunze bakohereza akabona iyo miliyoni 10 zirabonetse akayeza agakora ikindi akora nk'ibiganiro nka 3 mu mwaka ariko bya bindi bisizwe yego ariko ugasanga afite ubushobozi ko yabonye umwanya wo gusenga kuzamura rwa rusengero rwujuje byandi badusaba akaba afite inzu adakodesha imodoka itari ya benzi ishaje mwabagaratiya mwe baba papa ninde wabaroze kandi babigeze imyoza bigize incyanutsi bigize bitangaza hakaze bimana bimisi n'abanyamitwe bitangaza reka turetse wari uri kumbaza dusa nkaho turimo turagenda tugana ku musozo reka mbwira ibi umuntu wese ufite urugo arimo akabona rutangiye kudamejinga psyche tuwatuza ubwonko yego ukumva utangiye kwangirika mu mutwe kubera urwara muzunga usigaye utaha ugacuka iwanyu ukareba ukagira nk'Kacyiru kandi utuye Kinamba uri kwangiza uri gukora icyaha biravuga ngo ni muziki imibiri yanyu ari insengero z'umwuka ngo nuko rero kutsemburwa urusengero nanjye nzamusemba niyo mpamvu icyaha cy'ubusambanyi gikorerwa imbere mu mubiri wowe uri gukora icyaha kirenze gukorerwa imbere mu mubiri gukora icyaha gikorerwa mu bwonko noneho uri kumva icyo kintu yego niba ubusambanyi bukorerwa imbere mu mubiri yego kudatandukana n'uwo mudahuje byo ni icyaha uri gukorera imbere mu bwonko ntabwo uzacika ku groupe ariko uzaturika imitsi y'ubwonko ariko uzubaza umubare w'abantu bazabura ijuru kubera ko banze kuva mu ngo bakabaye bavamo wari uzi uko zingana bakabura ijuru umva pe ukagenda ukaba kahebage njye ntabwo njya mvuga yuko abapasiteri barya abana bazabura ijuru ntabwo bivuga ariko hari igihe bitinda gatebuka izina ryo riganagurwa mu gitabo cy'ubugingo ibyo byo ndabizi nabisoma nubwo ntazi abo yasibye kuko ntabwo ari ibyanjye kubimenya ariko usanga ya myizerere ipfuye kocaniye wabayemo ariyo ikuzaniye ako kaga igisubizo cyanjye mbe nini aho ngaho yego tuzajya kuvuga ntabwo nari nzi ko ndi buvuga kubera ko nabivuzeho kandi ntabwo mbashaka ibintu byo guhora ubigarukaho byigaragura kuko njye divorce ntabwo ari inkuru divorce niba ari wese si inkuru iyanjye si inkuru uyigira inkuru ugafite impamvu ayigira inkuru ariko nanjye sinamuza ihene yose irisha ku burebure bw'ikiziriko cyayo ubwo nawe naho ngaho imitekerereze yawe n'ibyo bakubeshye bikugarukiriza gusa nkaho dusa nkaho tugana ku musozo ndatekereza uri umusesenguzi w'umuhanga navuze ngewe n'ubahira ubuhanga bwe kandi ndabwemera kuri suje bita ubuhanga ntabwo wa mbere mu Rwanda no muri Afurika ntugire ikibazo cyo kubivuga ngo batagira ngo oya ndi muri abo usanga akubwira ngo nyine ngo umuhanga ko umuntu ukabyivuga ngo wiyemeye use kuko umuntu ufite pima metero ebyiri avuze ko ari muremure nabyo ni urubanza si ikibazo ku buryo abivuze bamwita ko yemeye ariko byo tsangaruka hari se ubuhanga ko butazana ituro reka ibyo tube tubiretse ariko nanone abantu bakazana nibakarema amatika hatari ntibakarema amatika hatari
Okay, Apotre hari zaga wenda tumaze iminsi tubona muri showbiz ko naho ujya ugeramo hari zaga none abonye numva yago nka hari marara n'itazagari bazabireba nabi arimo asa nkaho atavugana neza n'umuyobozi umwe muri iki gihugu nk'umunyabwenge utuma twishima Dr. ya wabibonye ute urabyumva utaranukira gusubiza gutya yego icyambere tuma twishima ni docteur ni minister kuri Europe yego yago ntekereza ko docteur afite abantu babahurira niba ugomba kumva shaka bikadiri kavuga ati ko nshinga byakozwe na mutabazi wa skandal kandi biriya yakoze nanjye nigeze mbikora muri covid urabyibuka mvuga kuri prime minister ariko naje kubona nyuma kara amakosa sinanabisubiramo mbese nimba ibintu yakoze bisa n'ibyo mutabazi nakoze muri covid ubu nce itekara nakubwiye ngo umuntu wese utemera sabe none akaba kuri izi mbuga ni ikigoryi ayine cabuziremo no si ngombwa yuko byakora byose ubyemera ariko at least respect ahageze turabimwubahira bijyanye na YouTube yubatse izina hari ibintu yubatse ndetse n'izina yubaka n'ibikorwa n'ibindi bitandukanye yego wowe wagushakiramo nuza wagushakiramo fundraising ya $50 ngo umuntu ajye kuvuza kansa wazibona Dr. Zagorana ibindi watuje ko we yabikoze tukagaruka ndakubwira ngo umuntu utemera yabona we ni injiji none yagafite fan base iremereye yego iyo umaze rero gutanga credit gutyo ibisigaye ngiye kubwira ukuri no abo yagakomeye mu mutwe kandi bibaho aracyari muto azaba akomeye yego sibyo kandi ikindi nabonye ashaka gukina game yo kugaragaza ko ari tough ariko mu rugero biriya bintu byose yavuze ngo wamwisha urubozo igihe washobora kubinkoraho sinabyiteho bikarangira cyane cyane ndamutse n'undi we uri muri showbiz yego rero ko twebwe bashaka dukora turi abakozi b'Imana kandi urumva nyine umukozi w'Imana burya ntabwo ari sawa yego nimba umuntu aririmba nubwo wenda atari we yirimbye ariko kumva umuntu aririmbye mu muzigo wanjye nyine ashaka kumvikanisha uburyo warya abana bya birenze bana bamusariye ntekereza ko iyo showbiz abamo ibyo bamuvuga byose bivuga ko yari abana n'ubundi wabijyanye na Linux yari buririmbe sinzi yego niba baramubeshyeye nabyo kandi ntibakamubeshyere ntabwo nawe yagaraho kubeshyerwa ariko nanone ni ngombwa byo ntabwo yasomye constitution ntabwo azi ko itegeko nshinga ryacu rivuga ko ari demokarasi consensuelle consensus ntabwo yemera yuko umuturage yirwa yikaragana na minisitiri kuri Europe ega buryo we yashyizwe na president cyane mu minisitiri waturutse muri FPR no buryo urakabikora uturutse muri PSD na PL kuko burya minisitiri muri FPR abari no mukadire muri FPR rero bivuze ngo ikintu avuze kuri kesi nk'iri imaze iminsi hari batayivugaho yego abari ntacyo position y'icyama kugira ngo yumve ireme bigira so ntekereza yuko rero hakabaye habaho kutagira ikindi wenda kubivugaho imvugo yakoresheje na remereye ngo byarabananiye shaka ivuga ko abantu bananiwe batanze warning iyo uvuze ko abantu bananiwe bari ibintu bifite izindi mbaraga ariko nanone urwego utekererezaho urumva nta kibazo urwo rwose ibyo urimo aragatwika ariko ntabwo ari byiza yego kandi ubuyobozi bwari bukwiye gutangira kumutreatinga nk'uko butreatinga nk'uko bwatreatinze ba Cyuma n'abanyesi n'abandi bose n'abandi sinzi ko babitaga barashite kuzana papa we na mama we n'abavandimwe be bakajya muri media bakaba batatu wa muhungu turakwamaganye pa muri ibyo bintu nimba ukora imiziki subuto ku gatsiko gasese basohokemo muri big energy asabara agasasa bigakundara kuri umwe ntuza uwitabaga ariko ibyo bintu bigira hano Rwanda n'ubuyobozi siko twakoreza ibintu nk'ibyo bitandukanye bicyaha nyine umwana ko ashobora kurenga imirongo itukura kandi abyitira ikintu so bivuze mbere ariko nawe nanjye yaribyo nakoze na kaifiya nk'ibyo yakoze ariko njye narokiriye nimba nawe azarokira ni ubizi ariko
ubwenge afite, ibitekerezo afite n'ibyo bizamumenyesha icyo akwiye gukora, kuko RIB yabyise agatsiko akomeza kubipushinga kandi yanje kubyita agatsiko. Ntiyabisaba imbabazi nganabwira nisagire message ya adresse. Yego ahubwo arakomeje wenda hari ikintu yahagaritse kandi nacyo cyari cyiza ko yaragihagaritse. Iyi kintu cyagenda kivuga cyo yahagaritse cyo kwibasira ababyeyi babaye Irene. Yego n'abandi n'aba Briane ariko buriya nabekora ikora kuboranje kubivuga niyo wabiceceka. Ndaguha urugero. Weruka kumva ikiganiro cya Rutayisire ryari abakozi muri naranamubuze na National Prayer Breakfast ko hari ugeze ubona avuga muzindi yaravugaga izindi yarabwirizaga. Yego Medi ukuntu ikora iyo wakoze ikintu nka kiriya cya Yago cyangwa se cya Rutayisire mu bye twemera bisaba ko Yago wiheze higiye runaka, ariko niyo wavuga ngo mbisaba imbabazi cyangwa se ukitandukanya nabyo, ariko nyuma y'iminsi itanu ugakomeza gukora ibiganiro umufiririzo n'ubundi no byari wavuze bikiri active bigifite uburemere mu mitwe y'abantu. So biriya rero Yago yari yavuze byamusabaga kubisabira imbabazi agasaba imbabazi abo yabivuzeho agasesa ku mugaragaro ako gatsiko ke, yarangiza akiheza nk'amezi 6 cyangwa se umwaka akazongera akagaruka, cyangwa akajya ashyiraho abantu ku icano ye bagakora ibiganiro bagahostinga abantu bagatwika akanashyira bose. So ni ibintu byinshi nyine bitagira bidakorwa uko byakozwe. Ibyo bivuga ngo barananiwe. Ngewe navuga ko nanjye nigeze mvuga ko habayeho kuba barangara kandi bamurangarana mu biki nyine kuba kora ibigize ibyaha bagiye kumuzanira Kampala cyangwa ahandi hose ari baciye muri ambasade cyangwa se ngo nyine batangire kumuduha tumwatake dukoresha style dukoresha aho ba Ingabire bitwara. Yego ntabwo cyangwa ko guhambanza kwikanashora mubwira njyanye gake sinigeze ko nabwira abantu ni mwishyura abaturage bakishyura batuje kandi ibyo ntibyakozwe bituje nese ibikorwa nk'ibivuga Imana yari yantumye no mvuga ibintu bifite trust. Yego ntabwo ni ukuri ibintu byewe nabonye inzozi nani hamwe n'inzi mvuga icyakorwa kuri banye mbese ubwo nimba navuze icyakorwa kuri banye kikarakora kandi kigatanga igisubizo. Ubu ibindi bibazo bagiye bambaza cyo koza umuyobozi umbazi kandi akanyenyeri nawe urya promotion kuri Europe igenda neza. Ntabwo nzarya ituro rya miliyari wasanga nzanarya ku muyobozi ari sabe tugasanga zari nyihera ariko reka no uretse igihugu cyane ntabwo nabivuga ariko nk'urugero nka Ukraine Imana imishuye ko ari isengesho nayisengera igatsinda Uburusiya nababwira ngo mwana ituro rya miliyari y'amadolari kandi atari ndakurahira ntabwo narisenga ko bahise kurashisha misiri urashisha misiri miliyari nje mubwira isengesho ryanjye ryahita ribyubika none ntubone miliyari y'ito nawe ndi umusazi se oya no ariko buriya bagiye kureba uwitwa Yesaya batabana bagiye kuvuka ariko n'ababyazaho kubagira. Yego hagati n'igenda mwicecekere gusa urugamba rw'Uwiteka. Imana se niyo mana ingabo mu ijuru zikaba marima kandi cyari igihugu gikomeye. Imana yampaye ryerekwa yuko irakurwanirira ariko ikanyereka yuko nintarisenga n'ubundi baraguhondagura. Nakubwira ni rambeka inyandiko mukore transfer ya miliyari y'idolari ubundi mbereka ngo muratsinda Uburusiya ariko mutamaye nabereka keretse Imana imfashe kumuva kandi ati rero mutaba nutarisenga nakomena umutwe aho na umama akadeperi ko makunda mwagemureka kuncumuza mwarimu nimuvuga ko tungasimbiza akasha ko ari mwarimu muri ADPR umama yasenganye n'umuntu Imana imugirira neza asengana n'umuntu ngo iramuzamura Imana iza gusanga aho ndasengera iramubwira ngo mu nzu ufite muri Kigali fatamo inzima n'ishya umaze imisujuje dore ko nkuhaye inzu zirenga 10 muri Kigali fatamo inzimwe ufata imfunguzo zayo n'ibindi byose kirema amapave mu gipangu kirema amakaro meza bise ryo urereke inoze neza iyuzuye yego uyihereze ya mukozi w'Imana none kugira ngo nabone ukuntu abantu bagome araza arabimubwira ngo numvishijwe nagize
yereko Yego. imumbwira ngo nguhe inzu wakemera ko ntayamuhaye byarangiye gutyo, wakemera ko mu magi kinagira mu bukonde ndamubwira nti se warangiza ntumuhereze rusororo gusa uko nyuma yarwaye ibirwara ahubwo nkanamusengera ngo Imana ibikize. Watugize ibikoro waduteje inkoko nk'ibyo ngibyo yaba nari ngushumye mu nguce ntabwo nabuca kwigabura mwirukana burundu mu itorero nta soni. Umuntu Imana yambwiye ko aguha inzu arayifite, afite inzu 10 ntabwo ari imwe. No, twari dukwiye kwigisha abakristo ku buryo inakubwiye ngo impinzi ari yo yonyine ufite ugomba kuyiba. Yabwiye umudamu ari Kristo Plaza ngo nampe note ari afite mu isakoshi yonyine arayinyima kandi nari nsigaranye 0 ngiye gutamuka Garama n'amaguru. Imana yambwira ngo nabwiye umugore ngo aguhe inote ya 5 kandi arayifite muri ya sakoshi, subirayo mubwira uti mpa amafaranga Imana yakubwiye kumpa. Nanjye mbwira Imana ngo rero twahagararanye amasaha agera muri 3 ayo mafaranga ntiyayampa, kandi umbwiye yuko wavuganye nawe bamwibwiriye n'ijwi ryawe. Rero ntago ngende bijya guterana n'umuntu amagambo munige sanga umwuka uri guhera ku buryo nari buganire nawe ibintu byinshi ndamubwira ngo umwuka wahize kubera ko wanze kumvira Imana. Yesu muniga ariko buriye tamaye Uwiteka Mana yahamagaye Apotre Mutabazi, umuntu wese wagumanye amafaranga wari wamubwenga yana harimo umuntu muri Canada w'umumama munige. Amen. Mu izina rya Katondo wamanyi. Amen. Kahora risenza Kizibyaga ariko nakumenya nize no muri Canada sindamenya ni detail nyinshi ko nzika yo muri Canada. Amaze igihe kirenga amezi abiri. Nimba no kutwumva sinzi bazatwumva. Aho aravuga Mutabazi ngo azampamagara nkamuhaye ituru. Ahora muri ibyo. Imunigira ijoro. Aka. Wewe ko siya ditaratinye sa. Ubwo sitaratinye harya saso yose. Agomba kuzamura mu Rodekayi. Usitara mutinyira gutinya mikiri muri Canada. Oye kare. Ariko ni itarakunize yazana ka hepatite we nako kakunika. Kagatuma guhamagara ngo umusenge. Iyo umuntu ashatse ibintu byo kwigira indyarya ariko akamubaza Anania na Safira barapfuye baraheze da. None se amavuta cyangwa Imana dukorera siyo Petero yakorera? Yego. Akazi nima ndikubwiza ukuri Petero Anania na Safira bikorera i Kigali libere ku mama kujya mu byumba murangira ariko wabonye akazi ati bapfuye ati cyangwa ko ngeze gute yababwiye ngo bagushe isambu bazane totalite yose ijana ku ijana yazane bitare ko yabize birango si. Okay, ariko nanone ubuyobozi bw'igihugu bafite bimeze iyo igihugu kitemera ibintu umukozi w'Imana bakwiye nawe kwibuza n'uwo murongo. Ariko nicyo twereka yuko wenda tuve kuri ribu tuve kwa Kristo. Petero bari kumuvuga bajiste bakajya batera kamera bakamuvuga n'uko gatama akaza kiye ubwo nikubwira abantu bari kumuvuga ndi kwimana na Pastor Claude se urabona kiye n'igisambo cy'ingufu ati none hatu ari kwatwa ku bantu ngo bapfe kubera ko batazanye amaturo ati ati turatabaza ribo ariko uzi bari kuvuga buri njyewe nzabisubiramo ngusengeye ku kibazo cya $50 bagiye kuguguza. Bibiliya ivuga yuko kimwe cya 50 ugiye Yazari umutambyi $50 zisengeye muzone miliyari nakujyana rusororo nakujyanayo nta nicyo nabyihohoraho nta n'uwamageka ngo nakujyanayo kabiri nanjye nawe nakujyanayo muteze yambuje nafunga icyumba mpaka numvishe itangazo yuko wagiye rusororo. Twagarutse handi kwa Gitwaza ntabwo twabisoje hari byanyibutsa neza. Bose Gitwaza ubuhamya yavuze yuko uwo mugabo izo $1,30,000 z'amadolari zimaze kuza akamukuzaho ibyo yiyemereye yavuze ko amaze imyaka ingahe agapfa. Yibutsa nimba byinshi neza ntago nibuka imyaka ariko yibesa na apatana ziri none se $1,30,000 z'amadolari imyaka 2 ziri reka mbabwire mureke agakiza karimo ubujangwe n'ubugweja nimba ari umenyereye amavuta apfe urumva impamvu n'umwari byateye arabetse ko byo sinzi ko tuzabivuga ariko
abakozi b'Imana birirwa bakora nabi. Umukozi w'Imana afite gupfara amavuta amabakora akoreba iki nagera imbere y'Imana azakora amaguze kubisobanura kari uzashya wenyine. Njyewe ni mumbonera umuhanuzi urya abana ariko yereko bigasohora niwe nshaka apfa kutaniki Yesu we ari muri kuri Facebook watangiye kunyandikira 2017 yacisha mu myaka kugaruka misale zenze kwereka hano yabwira ngo nimubwire ibintu by'amadolari nshaka ngo ariko kandi akakurya umugabo witwa Christian kamaye nkadaro singibi ndabigeze zingibi kuri Facebook singibi hamwe nageze mu ndaro mwaza ko se witwa nagira ngo umuntu wari ukoresheje izina ry'abagabo ari umugore hari umuntu wajya anyandikira ku izina ry'abagabo ariko nza kumenya ko ari umugore ukayitiranwa na se ngo rero gukoresha izina rya se nkuko abana n'abayobozi ko bampyisi bitwa mpyisi akayaguka mpyisi ukajya mu mugabo aramwe mu kandi se muri kuyabona yariyo bikumbuye ikigabo none ejo bundi ubwo byari mu kwa 9 ku tariki 3 ejo bundi ku itariki 19 arambwira ngo bite se baby gaho ariko nakora poso yatangiye kwandikira 2012 sina nagatrendinze none nyuma yuko umenyekanye amavuta agize ukuntu Imana bigenza nabwo aracyari muri izo nzira none ndangije nanjye kugira ngo mwumve mudahamagara mudamwandikira ngo kanda akanyenyeri ni kanda akanyenyeri nabona ubwo nari nofso mbese mwagira ngo hari abazimu bose barimo nari mbavunduye ahita nyandikira ngo nyamara nagakanda ubundi nkakora iki kandi n'ibintu simu bigenda bakokariye ko nakubwira ijambo we kandi rero umukozi Imana akabwira ijambo nizojya mbubwiriye no bije ziko nayo shobora kumbwira ngo wamurya ko ukagera sawa rero bari mu gihe nguzi kandi ntabwo rero mu gihe ko yamurya bararya bazarya nisi karya muri cyo bize ko kuri karya ku buryo karya muri hasi arandika nyamara nabikanda ubundi nakurya ndamwandikira mbase wami ibihumbi bingahe by'idolari ntabwo mvuze igihumbi kimwe sinanga ngo wami ibihumbi bingahe by'amadolari n'umwinzike nguzandika by'amadolari ngo tudutanga za turasa na za desi kazana ibihumbi by'amadolari kwasi dose ngira ijambo ariko ndaribona yaranditse ngo ushaka ngahe se bro ushaka ibihumbi bingahe by'idolari se bro mwajye mudufungira nk'izi rwagasi z'ingegera none se ndamwandikiye kuvuza za 2017 mwana rero muvandimwe nimba ujya mu bintu by'ubutinganyi simurwanyije n'amahitamo yawe n'akabono kawe ariko njyewe ndi umukristo yewe n'umuco nyarwanda ibyo bintu ntabwo byeme nagejeje gusa kumusobanurira pe ntanamuharasinze cyangwa mubwire gute yego ariko se n'ubu wenyine ko n'undi wo muri Texas ujye umbwira ati mbwira ninza mu Rwanda umbwira amafaranga ngiye nzamanukana ubundi birangize yakoze what is this yewe ugiye kubihindura umuntu wese uzongera kunza no gutinganya yaba ari brag ahita ajya mu rusoro ese ubona ko nzangize mu bwo sinuje gutingana hagati yabo ni uburenganzira bwabo ariko bishoboka bite ko ushaka gutinga Apotre Mutabazi ko uzanatinga shetani izuba ryo shitinga shetani ari ko numva ufite na courage oya buriya ibintu ugomba gushyira mu bwenge yego abatinganyi mu gihugu barimo urabaze urebye ubona bose tutabatinga ukeneye gutinga Apotre Mutabazi Apotre wananje kubwira ko ibyo binatabye murugera ko ari byo bibwiriye ngo Imana ntabwo irwanya ko umugabo ashaka abagore babiri byibuza uziye muri iyo angle yo uri umugore kwa ngo wangize wa kabiri ariko nanjye kubwira ko njye nashobora abagore babiri Imana ibishaka ko bikorwa n'ababishoboye si ngewe rero aramugongo n'imfitiye ari ko Mutabaza kubwira ko ubutinganya atabwemera kugira ngo nabyumve buriya njye sinjya mvuga ko ntakica umuntu mbyutse nasanga urimo ukinisha akabox ukamanura yasaba military kugira ngo basange umwuka wawe ukikuye oya ibyo bintu ndabyanga so nimba byanga rero sife na Museveni wavuze ngo tinga byamamaze ni birenga uburenganzira bwawe tinga byamamaze turaguca amande tinga umuntu umufashe ku ngufu tinga umuntu mutera indwara zo mu mibonano mpuzabitsina turakurasa turakwica niko yavuye n'icyo kintu nkunda Museveni mukiriye nufata ku ngufu umugabo mugenzi wawe cyangwa se akana k'agahungu ukiriye abazungu bashaka kumwanga ibyo bikoremo gataka aya ntabyo nkuraho
twavuze yuko nabikorera mu nzu yiwe ntacyo tuzamubaza, nabyamamaza akajya bikangurira abandi tuzamufunga, nafata ku ngufu cyangwa akanduza n'ibirwara. Ariko reba ko umugabo aryamanye n'umugore akamwanduza sida atamufashe ku ngufu nta kibazo, nyine ubwo aramwanduje. Ariko umugabo w'umutinganyi aryamanye n'undi mugabo w'umutinganyi ariko akamwanduza sida, bikiriyo. So ariko reka nihindire ingaruka aho ngaho, bakoze kunyakira. Nubwo nabuze umwanya kujya restaurant nkaba nshonje ni kwayura, ariko nanjye sinari n'insoka ngaha ndahita mbivunira umuheto. Ariko wenda ikindi hesheje umugisha abantu bari kuri turo, hari ukuntu Mariya amaze kuririra ku birenge bya Yesu ashyiramo ahanaguza umusatsi, abantu bazanye amatiku yandi nyine nkayo ibona hano. Yesu aragataka ko mutikura mw'abafarisayo mwe, ego ubundi amavuta yo gutikura n'abafarisayo. Ati ubundi ko ninjiye muri iyi nzu kuri umukire wigeze umamaze gukaraba ibirenge? Atoya. None se wigeze amavuta yo kwisiga? Atoya. None uyu mugore we ntiyasibye kurira amarira y'akaba ariyo anyogesha ibirenge, akahanaguza umusatsi we, ansiza amavuta y'agati ka narada agura idenariyo 300. Ariko abantu b'Imana biga gusiga abakozi b'Imana amavuta y'idenariyo 300. Noneho arangije ijambo bavuze rikomeye nashaka kubwira, rivuga ngo Yesu arababwira ngo ubabariwe byinshi azakunda. Ndabwiza ukuri, mwige gutanga, kandi mwige gutanga byinshi, kandi mwige n'umwuka w'Imana. Niga kuri masters ya theology, umwarimu watwigishaga yari umudokiteri. Arangiye ariko twigisha ibitabo by'ubuhanuzi, agera muri Yesaya, avuga uburyo Yesaya yahanuraga kuza kwa Kristo. None abahanuzi b'iyi minsi n'aba escrow birwa bahanura visa, birwanura inzu, birwanura etage n'ibindi nk'ibyo. Arangije ndamwitegereza, nari ndi mu bihe byo gusenga. Icyo gihe nakundaga kuva mu Kagarama nkaza kwiga Kagugu n'amaguru. Noneho kubera ko ndi kugenda n'amaguru nkagenda nsenga kugira ngo ntaza kurambirwa. Yego. Ibi amavuta nari nyagwije nyafite. Ndeba amaguru ngenza, ndeba inzara ibirya, ndeba n'uwo muntu uri kwikaraga na doktora aca amazi amavuta Imana yahaye abantu basengeye mu bitare basenze bakobotse. Ntera urutoki gutya, nakundaga kwicara inyuma ntera urutoki. Saza twiganaga bamwe muri adetera, abandi bamwe macaci na za Heberi. Babwira mwarimu ngo Apotre Mutabazi ngo ari afite ikibazo. Kuko bari baziko nakunda kubaza n'iki n'iki. Kandi icyo gihe naramaze kugira izina, naramenyekanye, urumva twahuriraga mu ishuri, ari ngiye muntu ufite izina reka byite gutyo. Yego. Ndahaguruka ndamubwira nti dusome mu Bagalatiya ibice 4 umurongo wa 19 na 20. Inaho nsoreje. Twasanga ijambo rivuga ngo ubwo mumaze ariko ubwo yaratangiye avuga nyine ngo nongeye kubashimira ko mwongeye kunzirikana, ariko siko mwongeye kunzirikana ngo kuko muri byose nize kunyurwa, ngo nize guhaga, niga kugira ibisagutse, n'inshobozwa byose na Kristo imbaraga. Abarakora nako ngako bafashemo. Ariko ubwo ku murongo wa 10 yari ari kuvuga ayo magambo. Nari baga ngo kandi murabizi yuko ubwo natangiraga imirimo yo gukenura abera, mwafatanyije nanjye uwo murimo. Ubwo nari ndi Tesalonike, ngo ni mwebwe torero ryonyine ryabashije kunkenura. Yego. Ngo none rero ngo murongeye nanone murabikoze. Ubwo mumaze guha Epafrodito ibyo kunkenura, mufite ibimpagije ndetse mfite ibisaga. Ubundi ni ku murimo w'Imana bakabayikora. Umukozi w'Imana wasizwe bya nyabyo. Atari babandi bahanura bafitira, yakabaye n'umubibaho akagira ibimuhagije, akagira n'ibisaga. Ariko umukozi w'Imana ajya kubwiriza Kampala akagenda na bisi. Abariye capati ku mupaka bakagenda bamurukira. Warangiza ngo urashaka guhanurira bigasohora. Y'umutegera indege. None wumva ariko mubwira. Yarabwiye ngo mfite ibimpagije mfite n'ibisaga,
ngo bimbereye nk'umuba guhumura neza n'igitambo kizima kera kandi gishimwa n'Imana. Ni mu Bafilipi ntabwo ari mu nsizano bya kera avuga igitambo ngo kandi ko bw'icyo gitambo mutanze Imana nyiramahoro izabamara ubukene bwanyu bwose. Soje mpanura muri ijambo babwira ngo abantu munkurikiye kandi mwemera mutabaza. Ngira nuko utanyemera nta kintu nzigira mwatwo cyitwa umugisha. Ntabwo nasaze abo mwemera bazabyatureba. Umuntu wese wemera amavuta ya Apostle Mutabazi, amavuta utemera ntabwo ukorera. Imana imumara ubukene bwe bwose. Amina. Nkuko ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. Ndamubwira ngo tujye muri Bibiliya yita ijambo ry'Imana. Ndababwira ngo uyifite nadusomere. Barasoma basanga haranditse ngo Imana nyiramahoro izabahundagazaho impiya. Bakigera kuri iryo jambo azamura amaboko yose. Kandi ngo nimwe mu ishuri muri masters ari kwigisha azamura amaboko yose ngo nanjye ayo mafaranga niyame ndayakeneye. Imana yingiye yuko ufite ibibazo by'amafaranga n'amadeni. Urumva hano kwishamangaza mu biki. Imana iguha amafaranga bivuga ndakenda ngo Imana iguha amafaranga kandi uzongera kuzana ibyo bintu. Twigisha ibyanditswe mu bitabo waje kutwigisha uvuge ko Yesu yahanuga ese ndagira ngo abahanuzi b'ikigali bajiste bahanure Mesiya yongera garuka kabiri. Bahanure biza nizo zikenewe. Jumwe nabuze umuhanuzi uhanura bigasora bitarenze amezi 3 ngo kubita itoro ribyibushye kubera ko abantu bose ubundi se bagira amavuta ahanura amezi 3 bigasora bayavaye ko ibicaniro byamenwemo amazi. Muri wa Pentecote bose batarawujimije. Wabonye mwenye kuzi batabatangize senateri. Papa wamenye ko Dr. Yusuf Paul Kagame yamugize senateri. Muri abandi nyina noma. Yaba yemerewe kukira senateri bane. Yahita Dr. Yusuf. Kiri nango sima. Karibu. Tujye twemera. So rero Apotre turagushimiye. Imana nyiramahoro ibahundagazeho imiya. Amen. Ubutunzi bw'ubwiza bwawe buri muri Kristo Yesu. Amen. Ndabakunda bankunda kandi abankandira akanyenyeri n'ukuri. Imana izagura imbago zanyu. Abatankandira ubwo mufite mugakandira nyabingi cyangwa se mugakandira amasireyi cyangwa se wenda mufite abandi mugakandira abakozi b'Imana ubwo nabo amavuta yabo azabaheshe kwaguka ariko yanjye yo ntago abareba uko niko kuri tukabeshya. Urakoze cyane turagushimiye ariko wenda nka gatoya nka message waha umugabo witwa Sabe bari maraca mwuko navuze ngo Sabe utamwubaha ni ikibazo. Sabe n'umuntu w'umugabo Sabe nagaruke yongere akora ibiganiro hashye wongere hagurumane. Sabe nareke kugira uwo nako ntasanzwe abizwiho nta gakenewe kugira ngo agire ibyo asobanura. Twebwe abantu b'abagabo bafati kureke ayo magweje. Nta kintu tugomba nta n'ibisobanuro tugomba. Byarabaye bitarabaye nge sinna nashaka kubimenya. Uwafasha Maria amavideo yakoze icyaha. Yazanye ibintu ku mihanda atakaba yazana. Ikindi namusaba yagoyirwa avuga ngo azamurata musaba imbabazi ngo sinzi ko bizagenda ntuzigere umusaba imbabazi. Ntuzigere umusaba imbabazi. Okay. Ntacyo azagutwara iki nimba na leta ari na bimbiri na leta atazi Kigali kubera ibyo yirwamo cyazi ko bigize ibyaha aguhabya bingana iki. So uko byemera kose nicyo namusaba. Ikindi uriya mujene ntago nta muntu ugeze amufata nabi n'ubwo wenda yavuze ngo bamwishagaze simbizi ibyo ashaka kuvuga. Kurugero aba yakavugiye yuko ngo Sabe yamugiriye nabi yari yakubwiye icyo yamugiriye akikubwire kiriya yumve gifatika cyaravuga yari yakikubwire kumva gifatika habe nta cyaratangaza magambo make yase ni igiki nimba ari abatumirwa yakwimye abarabiye bo uzasabe vode kaza kuri cano yawe yego abarabiye bo barabaguhaye. Ibyo ni ibintu bisanzwe nta kirenze kirimo nta n'igikomeye kibirimo. Naho kandi yo bumva batari bugire gusa ngewe yago aramutse anagize n'igihe najya Kampala mu kiganiro ko yigeze kumamagara mu kiganiro ndamugane kanje kuvana mu boss ahita amakontra itanyemerera kujya gutanga ibiganiro ahandi. So ariko urumva ko ubyo kontra ntikifite ba numva ko nta kiganiro ko sinjya mvuga ku muntu ko mwanze cyangwa nyize gute ariko iyo ukuri ntabwo bira bintu wabyorora yabigana ahantu habi. Buri ubundi yagomba kuba yarakoze kira kiganiro cya mbere. Abantu bose yashyize mu majwi bakishyura n'abandi ubundi tukamucurikira ikibuga.
ariko ntabwo babikoze yego noneho biramushyushya biramugira igitangaza ntacishe make akorana n'abandi bajene reba nk'urugero yavuze kuri base b'abantu niyo wakoze ikintu undi kibi kirenze icy'abandi arana yararengereye kandi bo ntibabimukozeho ariko yagize amahirwe kuko abana banga kuvugira mu bintu birimo ibintu by'amateka wikozeho ku muntu umeze Mutabazi cyangwa ukabikora ku bantu nk'icumi ameze Mutabazi naguha mama wawe ku buryo n'ikindi gihe wazajya ubitekereza ariko we nuko ubona bitwa apotre ntabwo abantu bagomba gukora ibintu bitari byiza abantu nibasigeho n'inzego zidufashe abantu bareka gukorera ku bandi byaha reka mbabwire hari byinshi wavuga utandagaje umugabo mugenzi wawe yego kabiri ukamwandagaza ukoresha ibintu uzi ko bigize ibyaha amategeko ntiyemera yuko umuntu uri ahantu yibwira yuko ari muri privacy cyangwa se atari mu karubanda kibindi ari kuhakorera wabifata amajwi n'amashusho utamubwiye na leta igiye kuri kodinga ibisaba procureur akabaha manda akanasobanura impamvu kandi bakabibemerera ko uwo muntu wagiye kuri kodinga ari gukora ibintu bibangamiye umutekano w'igihugu sabe n'ibiki yakoraga imirambo bibangamiye umutekano w'igihugu ariko abantu bashyushye bagize ibintu birebire ntabwo ari byo witubwira ngo uri gushaka ngo kuvuga kubusambanyi buri gukorerwa mu miryango ngo bisenye ingo no ku bantu batanabizi ntabwo ubusambanyi buri mu bintu bisenye ingo cyane iyo ibindi ari amena akabamo icyo gusambana barakomeza bakanezerwa kabiri hari n'igihe bikorwa nk'inshuro 30 ntawe urafatwa kandi ngo nta bwone bwabyo none rero mvuge ngo iyaba MJ Prof yari izi ko kudarapa amavideo y'umuntu wafashe cyangwa wabonye cyangwa mwangana byatuma acika kuri iyo ngeso yari gusaba president bije ya $1 miliyari iti iyo $1 miliyari no kugira ngo dukize umuryango ati dukize gatanya dukize ubusambanyi burimo rero tugiye kuyashora hashaka video buri muntu wese ukora biriya bintu none nitumara kuzibona zose tuzishyire kuri YouTube hashya basahita bicikaho nta bushakashatsi na bumwe bwize bugaragaza yuko iyo ugaragaje ubwambure bw'umuntu acika ku busambanyi bityo rero dore ko binagize ibyaha musigeho rwose pe nababwiye ko utemera yago abarinjiji ariko nanone utamubwije ukuri ntago ari amahitamo meza nta nubwo ubaye umuvandimwe mwiza yego the preacher the teacher the conductor the true monster cyozo bakugize the evil monster be the good monster so the hustler the humble man byano bikundira nawe bikorwa bya biragaragara birafatika but ibyo gukora rwose pe nta muntu ushyira mu gace wabishyikira please change saba imbabazi niwe uhata abantu gusa imbabazi ngo ari nabazi gusabye tangaza gusa ntabwo ari byo ko umuntu yakoresha ari amagambo akoze nkayo yari yakoresheje umuntu arenga umusaba imbabazi it's not good ntabwo ari byo biriya bintu bimeze nko kwigira umucakara wundi cyangwa se kwigira nta buhake tukibamo ntabwo dutuye mu buhake yago kandi nta Rwanda rw'ababoye igihugu n'abarokotse n'abakoze genocide apfa kuba ntacyo amategeko akubaza u Rwanda n'u Rwanda bose by'umwihariko mu bana mu bajene biriya bintu babizanaga he kabiri ese baravuze ngo tuzi ko byagushizemo uretse wenda ko utakibikora kubivugira bivuga ariko twifuza yuko bigushiramo keneye guca mu tobo no yago niba babona ingando zidahagije bazamushyira byane mu tobo ariko ajye ku murongo abandi baje ubundi tuze tubivuga ari nk'umugani twe ngo habaye mu kera habayeho mu jene witwa yago kera yigeze gutana umurongo awugaruzwaho na mutobo cyangwa n'ingando n'ibindi byose bishobora kurebwa bigasangwa cyangwa na wawa cyase babikombine mutobo ingando iwawa byose ariko birangire umujene wacu agarutse mu murongo uko tubamukunda cyane so message janye nizo na leta nidufashe ishyireho igando bikarishye ariko nizongeye kudukora n'ibyo yakoreye kuri Jean Paul nubwo tutajya imbizi rwose na gato pe ariko si ikikeye ku muntu kuri zimbuga atarwanyije leta yafungwa bazamushyirireho ihazabu nibatutse Jolly dore ko Jolly mwikundira cyane nize ko ntawe uzatuka kate bashabe kubera ko ntikeza ko Justin Trudeau PM
uwa Canada aramutse atubwiye ko ashaka umugore mu Rwanda namurangira Kate Bashabe kuko mwemera. Ariko noneho ndabwire ngo nimba yaramututse bari kuvuga ngo Jean Paul tuguciye hazaba miliyoni 20, tuguciye kutongera gucubira kuri YouTube by'amezi 6, cyangwa se yawe izo miliyoni 20 kubura umuhanda guhera Sopetrade kugera muri Rompwe amezi 6. Hari kimwe nzi, ntabwo ndi mu rwego rwa Jean Paul pe, sinigeze ndubamo, ariko hari cyandusha. Abantu bankunda nshobora kubura 500 bayana. Kinyi haburaga 120 areba maheze no cyoza mu nyandikanya 10,000 Imana imumugisha kandi namuzamuye. Yaburobaga imodoka ari mu taxi man ariko bafite pikiniki nshyashya yo kuyitike. Ariko Imana ni namubakira ipangu mu izina rya Yesu. Ariko none Jean Paul ashaka kubona miliyoni 20 wazimuciye. Fan base ye yazimuha. Yego. Fan base yago yazimuha. Buriya yasabiye na miliyoni 100 yazimuha. Buri wese afite urwego akorera n'ibye. Nta mashyara nabijemo abantu bashobora. Ubu nece cyo kuvuga ngo leta nidushyire ibyo bintu rero by'amahazabu miliyoni 20-15 ukorere views n'amadolari 300 kubera icyaha nkoreyeho nagutsinze muri cyo kandi utarengeje ibyumweru 2 babe barukase n'ikiguhama baguce 15 bagurishe YouTube channel yawe bateze cyamunani mutafite yo kwishyura bagurishe kamera wakoresheje niyo machine wakoresheje editinga nimba ari one TV si kibazo memory card telefone yawe appareil electronique zawe zose bazishyire ku isoko mpaka havuye mu bwishyu ibyo bikoreye umuntu umwe nka Karara abandi bantu bose bahita daimoni zo gukora gutyo zibafininiramo zigaceceka zigasinzira guhera rwose. Ese usinabandanye ikiganiro cyanjye urakoze cyane 88 Imana ibahe umugisha. Turagushimiye cyane Apotre Mutabazi.